isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu. Kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma, abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka abe ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Papa wanjye aho yararyamye ameze nabi mu biganza byanjye, umwuka urimo kumushiramo, yarakomeje arambwira ati randira mwana wanjye. Aho twari twicaye njye na Mariyamu, Ezeki yakomeza atubwira ati papa wanjye yakomeje ambwira ati mwana wanjye Ezeki. Umugabo namubajije aho hanze ambwira ko papa wanjye yitwa Natani Sultanis, naho mama wanjye akaba yitwa Mariyamu Lewisi. Umugabo mubaza ukuntu abimenye, ambwira ko abizi cyane kuko papa wanjye Natani Sultanis ari umuvandimwe we bavukana mu nda, naho mama wanjye Mariyamu Lewisi akaba ari mushiki wa Robert Lewis. Bivuze ko papa wa Robert Lewis yari yarashyingiye sogokuru wanjye umukobwa we n'umuhungu we Natani. Mbese umusultani yari yarashakanye n'umulewisi, naho uwo mugabo uri kubimbwira akaba yitwa Santos Sultanis. Umugabo yamaze kumbwira gutyo mpita numva ndatunguwe cyane, kubera ko papa wanjye Natani yakundaga kumbwira ko afite mukuru we, ariko mukuru we nkaba ntamuzi. Ambwira ko aherutse kuhagera kera cyane mpari, niyo ahageze mba nagiye ku ishuri. Nuko umugabo ansaba ko twakwicara tukaganira, ndabimwemerera kuko yari umuyobozi muri kampani ya Toromeo, kuko yari vice chairman w'Abalewisi Company. Nuko dutangira kuganira, ambwira ko ashimishijwe no kumbona aho ngaho. Ndamushimira maze arambwira ati wa mwana we, buriya ubushuti wagiranye na Toromeo Lewisi ntago ari ikintu cyabashije kuvuka gutyo gusa, kubera ko umuryango wa Balewisi n'abasultani ni imiryango iremewe kugirana ubushuti igihe hatajemo ikintu gishobora kubatandukanya. Kuko umuvandimwe wanjye Natani yiyomoye ku muryango wa Balewisi avuga ko uko tubanye atabyemera, ngo kuko bisa nkaho Abalewisi aribo batunze abasultani. Ndetse na mushiki wa chairman Robert umaze gutabaruka arabishyigikira, ahitamo kujyana nawe bigumura ku muryango. Ari nayo mpamvu urimo kwiga amashuri yawe wabonye harimo ikirarane, kuko ibyakubayeho bwose ubwo wari uri ku ishuri bakakwirukana ntago ari ibintu byagakwiye kukubaho, kuko kurihira amashuri abasultani zari inshingano za Balewisi, kandi ibyo byose twari twarabyakiriye nk'igeno, kuko indahiro z'imiryango ni ikintu gikomeye cyane kandi nta kintu cyabihindura na kimwe. Ari nayo mpamvu ubwo Toromeo yahamagaraga papa we ngo agufashe, akavuga ko ari umwana witwa Cosmos, Toromeo yahise abibwira, ngahita amenya ko ari wowe umwana w'umuvandimwe wanjye Natani, ubundi agakomeza amashuri kugeza uyarangije. Ari nabwo ejo bundi twabafashe wowe n'umuhungu wanjye w'imfura Sanctus, tukabasaba ko mwabyaza umusaruro wanyu wo kurwana mu mirwanire y'Abalewisi nta kindi kintu. Nuko twari tubizi ko n'ubundi byo mugiye gukora ari inshingano, kandi mukaba nta kintu muzabura muri aka kazi mugiye gukora. Kandi Toromeo ntago azaba ari umukoresha wanyu, kuko azakomeza aba umuvandimwe wanyu. Bityo rero mwana wanjye, kuko uri umwana wanjye, kuko n'imfura yanjye Sanctus akurusha imyaka itari myinshi cyane, ndagira ngo nkubwire amateka ubundi y'imiryango yacu uko ari ibiri, kugira ngo babashe gusobanukirwa imiryango yacu n'indahiro bagiranye aho byavuye. Ubundi kera hahozeho umugabo witwaga Lewisi. Iryo akaba ari ryo zina yari yarahawe n'ababyeyi be bari abahinzi borozi. Hakabaho n'undi mugabo witwaga Juliano, ariko uwo mugabo akaba yaratuye hakurya cyane y'aho Lewisi yari atuye. Juliano akaba yarameze nk'umukuru w'umudugudu w'agace kabo biyitaga abasultani nk'ubwoko bwabo. Ibyo biza gutuma Lewisi yumva nawe ashaka gukora umuryango nk'uko abasultani ari umuryango. Nuko umuhungu w'imfura wa Lewisi witwaga Moriya
Lewis ahita amwongereraho izina Lewis. Ako kanya ahita atangaza ko kuva kuri Lewis witwaga Lewis n'ubundi n'umugore we Mariya bose bitwa ba Lewis, kugeza ku mwana wabo w'imfura Moriya wahise uba Moriya Lewis. Ku rundi ruhande ariko ntago Juliano n'igiturage cye bari abakire, uretse ko bari bafite ubwenge birirwa bakora ibintu biturika mu busa, mbese mu bintu by'ibyuma babaga baratoraguye, akabikora bishimisha gusa nta nyungu bakuramo. Ariko Lewis we yari umuhinzi kuko ababyeyi be bari baramusigiye amasambu imisozi myinshi cyane. Nuko Lewis aza gutabaruka, ariko atabaruka yarasabye ubushuti abasultani. Abasultani nabo bumvise ko ubwo bushuti buzabaviramo kujya barya batavunitse barabyemera. Moriya Lewis ubushuti arabukomeza, aheraho anasaba abana ba Juliano gushyingiranwa na ba Lewis. Aribwo Moriya Lewis yaje gushyingira Robert Lewis n'umukobwa w'umusultani, bakaza kubyara Tolomeo na Monica ndetse na Nina. Gusa mbere yaho nibwo Moriya yari yarashinze kampani y'umuryango wabo itunganya ibiribwa. Akimara kwitaba Imana, Robert umuhungu we na mushiki we Mariyamu baza gushyiraho na hoteli ndetse n'ivuriro, ari nacyo cyatumye Robert amenyekana cyane, kubera ko ibikorwa bya papa we Moriya niwe wabyaguye mu gihugu cyacu. Nuko muri icyo gihe hari undi mwana w'umuhungu wari waravutse mu basultani witwa Santos, ari we njyewe. Robert ahita ansaba ko namubera vice chairman muri kampani ye. Ntago nari kubyanga kuva icyo gihe dutangira kubana gutyo. Murumuna wanjye Nathan aza gushakana na mushiki wa Robert, baribanira ndetse abasultani bari barakoresheje ikirori cyiza, baranabahaye inzu nziza yo kubamo, mbese byose bakenera biva muri Lewis Company. Ariko kuko abasultani bari biyiziho ibintu by'ubugeni, murumuna wanjye Nathan atangira kumva ubwo buzima atabushobora. Abibwira umugore we Mariyamu. Mariyamu amubwira ko ari indahiro bagiranye, bityo atagomba kubyinubira, kandi ikirenze n'ibyo ngibyo nta nicyo bitwaye kuko ntabwo avunika. Nathan yabajije Mariyamu niba amukunda, ku buryo umwanzuro wose yafata atamuta. Mariyamu amubwira ko nubwo babashyingiye nk'aba Lewis n'abasultani, ariko yari yaramukunze kuva kera hose bakimenyana. Nathan ahita asaba Mariyamu ko iby'imiryango babivamo, bakigira kwiturira kure cyane aho bazaca ibyabo. Nuko Mariyamu yubaha icyemezo cy'umugabo we, gusa njye ntago nabakuyeho amaso, kuko Robert yansabye ko nakomeza kureberera umuvandimwe wanjye. Umuvandimwe wanjye Nathan aza kubona akazi ko gutwara imodoka, numva biranshimishije cyane kuko nta kibazo yari afite, kubera ko amafaranga yakoreraga yari menshi. Umugore wamuha inshingano zo kwita ku rugo n'ibyaho, uhereye ku mwana wabo w'imfura bari barabyaye Cosmos. Nuko ubuzima bwabo bubaho gutyo, nkajya nanakunda kujya gusura umuvandimwe wanjye, ndetse nta n'ikibazo twari dufitanye, nuko icyo yashakaga ko ari ukugira ngo yikureho indahiro hato atazahemuka. Nanjye nkomeza kumuba hafi, ndetse Robert amafaranga agenewe Nathan akajya yamwoherereza, kugeza ubwo Nathan yiyiziye kureba Robert, akamubwira amwinginga ngo arekere kumuha amafaranga. Nuko Robert arabyumva, amusaba n'imbabazi zo kuba yarari kubahiriza indahiro aba Lewis bagiranye n'abasultani. Nuko muri ubwo buzima nanjye nza gukundana n'umukobwa, ariko kuko abasultani nta bakobwa bari basigaranye ngo dukundane, nishakira umusultani w'iwacu, tuza kubyara umwe gusa tumwita Sanctus. Ubundi turamurera neza, ariga amashuri ye n'ubundi ku bufasha bw'aba Lewis na Robert, cyane ko nari n'umukozi wabo. Amaze kurangiza amashuri akomeza kubaho ari umusore uri aho ngaho, twibanira njye na mama we hano mu nyubako iteganirijwe kubamo umuryango wa vice chairman. Nuko igihe kimwe nza kuganira na Robert, ubwo Tolomeo yarageze mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye. Icyo gihe Sanctus yari amaze imyaka 2 arangije amashuri ya kaminuza. Robert ambwira ko yifuza ko Tolomeo aba indwanyi afatanyije na Sanctus umuhungu wanjye. Mubwira ko nta kibazo kuko Sanctus nawe arabyemera. Amashuri arangiye, Tolomeo aza kuzana n'umukobwa bakundanaga witwa Rosata. Papa we aramukunda cyane kugeza ubwo yagiye no gusura ababyeyi be akabasigayo, ababwira ko azagaruka kubareba ku munsi ukurikiyeho. Ariko mu gusubirayo umugore wa Robert nibwo yari yateze imitego yo kuvana Robert mu nzira kugira ngo ababyeyi ba Rosata
batazashyingira Toromewo uwo mukobwa aza gupfa. Aribwo nongeye kukubona aho mbona uri gusirasira hano hafi ya kampani, ngahita nkumenya ariko nibuka ko uri inshuti ya Toromewo. Aribwo namubwiye ko waje kumureba ubundi akakuvugisha, akubwira ko ibyo akubwiye ari amabanga, kugeza ubwo Toromewo yaguhuje n'umuhungu wanjye Sanctus, mukajya kuba mu nzu y'ibanga mutozwa n'umugabo w'indwanyi ikomeye cyane witwariraga agatagisi voiture. Nanjye nkaba nafashe aka kanya kugira ngo nze nkubwire aya mateka, nanakubwira uwo ndi we hato ntazagucanga. Ariko uri umusulutani nubwo papa wawe Natani yabiguhishe, kandi indahiro z'abasulutani niba wumvise neza ibyo nkubwiye zigomba kubahirizwa, keretse gusa igihe uhisemo inzira ya papa wawe. Ariko igihe cyose wumvise ko ugomba gutera ikirenge mu cya sokuruza wawe Juliano, ubwo ugomba kuba hafi ya Toromewo, kandi mukaba mwarabaye n'inshuti kuva kera mukiga amashuri yanyu. Bityo nkaba nagira ngo ibyo ari byo byose nkubwire ubimenye kandi ubibike mu mutima wawe. Mwana wanjye Ezeki, namaze gusobanukirwa inkomoko yanjye ya nyayo, kuko papa yari yarayimpishe ntangira kwibuka byose uko bimeze, ndetse mpita nanibuka ibyo yari yambwiye, ukuntu Toromewo yahamagaye papa we gusa kuri telefone, papa we agahita avuga ngo bandekere mu ishuri nige. Mpita mbona intandaro ya byose ikaba ari uko imiryango yacu ifitanye isano, ndetse ikirenze n'ibyo numvise papa wanjye murakariye mufata nk'ikigwari, kuko ubuzima twari tubayemo bigaragara ko atari bwiza cyane, byose niwe wari warabiteye. Nuko ndaruca ndarumira, mpita mvuga ko ngiye kuba mu mwanya wa papa wanjye Natani aho yabaye ikigwari mbi ntwari. Nuko njye na Sanctus umusore wa Santos dutangira imyitozo, turayikaza kuko twigishwaga n'umugabo w'indwanyi witwaga Liyariyo. Ubundi aza kuduha ikizamini ngo asuzume ubumenyi bwacu, turamukubita ahita dusezera avuga ko atatoza abantu bari kumukubita. Toromewo aza kutubwira ko perezida yamwatse ubufasha bwo kuba twajya kumucungira umutekano. Nsezera kuri Santos papa wa Sanctus ndetse n'umugore we, ubundi abasirikare ba perezida baza kudutwara tujya muri Presidence Green House kwa perezida. Dutangira kumurinda gutyo kugeza umunsi perezida yaje kwicirwa muri kampani y'Abarewis yishwe n'umusore nawe twiganye wari usigaye amurinda ashaka kumwihoreraho, akeka ko ari we wishe papa we. Aza kudufata aradufunga, ariko mwarimu wacu mu mirwanire Liyariyo aza kutubohoza, aratubohoza ubundi adusiga ku muhanda. Njye na Sanctus twumvikana ko tutasubira iwacu mu buryo bwo kugira ngo tubahe umutekano. Dufata inzira twerekeza muri Domiya guturayo. Umuryango wanjye uhereye kuri papa Natani na mama wanjye Mariyamu n'abavandimwe banjye ndabirengagiza. Njye na Sanctus turagenda dushinga geti Domiya, ubundi tubamo kugeza igihe ibikomere byacu byaje gukirira. Turi muri Domiya rero nibwo ubuzima bwacu bwatangiye guhinduka. Hari umuryango twari duturanye mu gipangu kimwe, ari umugabo n'umugore ndetse n'abakobwa babo babiri, abakobwa beza cyane ndetse bigaragara. Abo bakobwa bitewe n'ukuntu batubonaga batangira kujya baza kutwikundishaho. Kuri rwa rwego bazaga no kudutira ikibiriti cyo gucana imbabura kugira ngo batuvugishe, kandi iteka bakaza bazanye. Ariko wari umukuru ukabona akunda Sanctus cyane, naho umutoya kuri we akaba yari njye avugisha. Kubera ko twari twifitiye imitima myiza ntacyo byadutwaye, twarabaganirizaga abaje gutira ikibiriti bakibagirwa ko bakeneye kurya, ariko n'ubundi twari tubizi ko atari cyo cyabazanye, kuko bari bafite umukozi ubatekera igihe ababyeyi babo baba bagiye mu kazi. Ubwo bushuti bwacu bwaje kuvamo ikintu gikomeye cyane, kugeza ubwo Sanctus yabwiye ababyeyi b'umukunzi we ko ashaka ko babashyingira. Ababyeyi bamubwira ko bamwishimiye cyane, aza gushaka amafaranga ubundi bakora ubukwe. Sanctus n'umugore we bamaze kubana, Sanctus aranyegera ambwira ko ubwo ashatse umugore agomba guhindura ubuzima, bityo nubwo azamba hafi ariko agomba kujya kure ya Kentrone kugira ngo akomeze arindire y'amabanga y'Abarewis, cyane ko abana ba Toromewo muri kampani bakimara kuba kwicwa kwa perezida n'umugore we ndetse na Toromewo,
abana babo Brony, Gray na Moria ntako tutagize ngo tubashake, ariko twarababuze kugeza ubwo twahisemo gufata umwanzuro wo kwihungira, kwigira ngo tuzamenye uburyo Abalewisi izagenda nyuma, tubone kuzabazanira imitungo yabo. Nuko Sanctus ambwira ko agiye kwimukira i Masofa ajyanye ibyo agomba kujyana, naho ibikenewe bindi tujya kubihisha muri Moria Academic School. Ubundi we n'umugore we bigira i Masofa, tukajya tuvuganira ku mirongo y'ibanga. Babyarana umwana wa mbere bamwitirira papa wanjye Nathan, kuko nyuma y'icyo gihe cyose nari naramenye ko papa wanjye Nathan n'umuryango wanjye wose Makironi yamaze kubicira hamwe n'abandi baturage akimara gufata igihugu. Abaturage adashaka bose akagenda bakura mu nzira, ugasanga arashe nk'agace k'abantu bose kugira ngo agabanye abaturage mu gihugu. Nkimara kumenya ibyo bintu byarambabaje, ariko nta kintu nari kubikoraho. Nuko umwana wa Sanctus w'imfura amaze kuvuka, bituma Sanctus ambwira ko nubwo nawe papa we Santos na mama we bapfuye, akaba yagakwiye kubitirira abana azabyara, ariko reka mwite izina rya papa wanjye nk'urwibutso. Ndabyemera, ubundi bamwita gutyo. Nanjye aho nari ndi umubano wanjye na murumuna w'umugore wa Sanctus urakomeza, ariko mubwiye ko byibura twabana arabyanga, ambwira ko ubuzima bwe atabuharira umugabo, bityo rwose ibyo mbyibagirwe, kuko gushaka ashaka kuzaryohereza ubuzima kugeza igihe azapfira. N'ubundi umutima wanjye warababaye, ariko nta kintu nari kubikoraho. Muri uko kuryohereza ubuzima bwe rero nibwo yaje kunsaba ko twaryoshanya ubuzima, mubwira ko njye ubuzima bwanjye nzabuharira umugore wanjye. Umukobwa arababara cyane, ariko aza gukoresha imbaraga za gikobwa, dore ko hari muri weekend, kandi weekend nabaganiriwe mu gipangu ntagiye gushaka ibiraka byo gukora, kugira ngo nzashake uko nzajya gusura Sanctus Masofa n'umwana we w'imfura yari yarabyaye, akamwitirira papa wanjye. Nuko umukobwa akoresha imbaraga ze zose, ubundi nza kwibuka twararangije kuryamana. Mubaza ibyo akoze, ambwira ko ari kunsaba imbabazi, kuko nubwo yampakaniye ko twabana, ariko ndi umusore mwiza, bityo ntago yari gutuma mucika. Kuva icyo gihe umukobwa ndamurakarira ndetse mwicaho burundu, ariko ambwira ko ntacyo bitwaye, kuko ibyo twakoze nta kintu na kimwe byari byaragizeho ingaruka. Umukobwa amusaba ko byaba byiza umubano wacu tuwuhagaritse, kugira ngo tubone amahoro. Kubonye ubuzima bwanjye nzabukubera ko ubuzima bwanjye nzabuha umugore tuzabana. Ubwo nubwo namwikuyeho, we ntago yaburaga kuza kundeba. Rimwe na rimwe ngasanga yanyinjiriye muri ghetto ari mu gitondo cya kare akibyuka, yambaye nk'uko yaraye, agamije kunta mu mutego rwose, ariko ngakoresha uko nshoboye kose nkirinda, ariko rimwe na rimwe bikanga burundu, ngasanga twahuje urugwiro. Nuko igihe kimwe nza guhamagara Sanctus mu ibanga nk'uko twabigenzaga, mubwira ibintu biri kumbaho muri iyo minsi. Sanctus nawe abibwira umugore we. Sanctus ambwira ko byaba byiza nimutse muri icyo gipangu, kuko bitaba ari byiza ko nshobora no kuzamutera inda, kandi tutazabana ugasanga abyaye nk'umwana wanjye, akandavurira hanze njye ntabizi, twaraburanye, kubera ko ntago nteganirijwe kuba ahantu hamwe, cyane ko inshingano zose za Sanctus nari narazifashe, nanjye nkongeraho izanjye. Nuko uwo mwanzuro numva niwo, ariko mbere yo kwimuka mbanza kwiha gahunda yo kujya muri Abalewisi Company, nkajya kumenya amakuru yaho uko bimeze. Nuko mfata urugendo njya muri Kenti. Nkigera muri Kenti mbona Abalewisi Company imeze neza, ariko ngerageje kwinjiramo ntungurwa no kubona umusekirite afite amafoto yanjye na Sanctus. Bigaragara ko ari abasirikare ba Makironi, kuko nta wundi muntu twari dufitanye ikibazo. Nuko abasirikare bakimara kumbona bahita bamfata, ngerageza kubarwanya biranga burundu, banjyana mu kazu kabo batoterezamo abanyabyaha, ndetse mbyumva neza bahamagara kwa perezida bavuga ko umwe muri ba basore bamufashe. Numvise ari uko bimeze, mpita nibuka umunsi njye na Sanctus badufataga, ukuntu batugize, iyo tutagira amahirwe ngo Riyari yaducikishe kari katubayeho. Nuko umusekirite nza kumushaka, mubwira ko nshaka kujya mu bwiherero, ndetse nari namaze kumenya ko atari umusekirite ahubwo ari umusirikare. Ibyo byatumye ngira amatsiko menshi cyane yo kumenya umuntu uyoboye iyo company.
umusekirite mu kwerekeza ku bwiherero mubaza uyoboye iyo kampani, ambwira ko ari chairman Brown Lewis uyiyoboye. Mubaza niba abavandimwe be Gray na Moria bari kumwe. Umusekirite nk'umuntu uri mu kazi ke ntiyanyereka umutima mubi, ambwira ibyo mubajije, ambwira ko bo baburiwe irengero. Nuko n'amapingu ninjira mu bwiherero. Mu kugeramo kuko ntago nari nkeneye cya kindi nakoze, nivunye intoki z'ibikumwe ubundi nkuramo amapingu. Mu kureba impande n'impande mbona nta hantu nacikira. Umutwe wanjye mpita niremamo ko ngiye kurwana urugamba mpangana n'abantu 500 kugira ngo numve neza urugero nshobora kurwanaho abo bantu ntibankubite. Umusekirite ndamukomangira amubwira ko nshaka gusohoka. Nkimara gufungura umuryango w'ubwiherero mpita mukubita akantu mu ijosi agwa hasi. Amaze kugwa hasi ngaruka intoki zanjye z'ibikumwe ku murongo neza. Ubundi niha gahunda yo kuba nakora uko nshoboye kose nkarwana nkavaho ngaho ngahunga makironi ataramfata. Navuye ku bwiherero ngenda ngana amarembo makuru. Umusekirite twari twahasize barambonye. Birumvikana yahise ahuruza abandi ubundi baza ari igitero. Nanjye nkora uko nshoboye ndwana ariko nabo ntago bari ibibumbano, barankubise karahava. Ariko nagwa hasi nkongera ngahaguruka kugeza ubwo nabonye ninkomeza kurwana noneho hashobora kuza abasirikare ba nyabo ubundi bakantwara. Mpitamo kurwana nshaka uko mvaho muri kampani. Kubw'amahirwe mbona ku marembo hari imodoka barimo gufungurira, ngenda njyana abasekirite ku marembo kugeza nyasohotsemo. Ntangira gucikira mu mujyi ngira amahirwe abaturage bari urujya n'uruza mu mujyi hagati barankiza, kuko nabacengeyemo imbere kugeza ubwo abasekirite babonye nta wundi mwanzuro bafata uretse kuba bareka nkagenda. Nuko nanjye mpita nerekeza iya Domiya. Ngeze mu gipangu uwo nari narifuje ko aba umukunzi wanjye arambona. Ashatse kungirira impuhwe mpita ninjira mu nzu ndafunga. Ubundi nkuramo imyenda yose yasaga nabi nihomaho ibipfuko. Maze kwihomaho ibipfuko neza mfata agakapu kanjye ngashyiramo utuntu dukeya cyane ubundi nsohoka mu nzu. Ncunga ko murumuna w'umugore wa Sanctus atambona akankurikira. Kubw'amahirwe navuye muri icyo gipangu neza ngenda mva muri Domiya nerekeza muri Terinesa. Gusa nari ninjiyemo buza kugera ku mugoroba bisi igeze muri Terinesa, ariko kuko nari nasinziriye sinabimenya bankomezanya mu cyaro. Mu kugarura ubwenge nza gusanga abantu bari kuva muri bisi. Mbajije umuntu wari ugiye gusohoka mubaza aho tugeze, ambwira ko tugeze mu cyaro cya Tesara. Mpita nanjye mvamo ndi gukombagurika. Mu kuva muri bisi ndeba hirya no hino mbona ako gace nta n'amazu menshi abamo. Mbese ntangira kugira ubwoba bw'ukuntu ndabona aho kurara, byibura ngo nzabashe kuba najyema sofa kureba umuvandimwe wanjye naruhutse. Mu kurenza amaso hepfo y'umuhanda iyo hirya mpabona inzu. Ngenda nyisanga nataye umutwe ubundi ngeze kuri urwo rugo ndakomanga. Mbona haje umukobwa kumfungurira mpita musaba ko yampa karibu. Umukobwa nawe mu kunkubita amaso angirira impuhwe ubundi aranyinjiza. Mu kugera muri salo umukobwa musaba amazi yo kunywa. Amaze kuyampa maze kuyanywa musaba ko yangirira impuhwe akanyereka ahantu ho kuryama. Byibura ngakanguka ninjoro nkaza gukomeza urugendo. Umukobwa anyereka mu cyumba cyararamo ubundi ndagenda ndaryama. Ndyamye nahise mbona ibitotsi, ariko nta kindi cyari kindi muretse agahinda, kuko bamakironi twese yaratugambaniye. Ubundi no kuri iyo nshuro hashize igihe kinini akaba kidushakisha. Nuko ibyo bitekerezo ngomana nabyo kugeza nkangutse. Ngakanguka noneho numva ubwonko buri ku murongo. Ako kanya nkimara gukanguka mbona umuryango w'icyumba narimo urafungutse. Umaze gufunguka hinjira wa mukobwa wampaye karibu, ariko mu kwitegereza ubwiza bw'umukobwa burantwara wese. Mbese numva mvuye mu byanjye. Sinabitindaho ntangira mubaza uko nageze aho ngaho. Ahita anyibutsa uko nageze aho akampa karibu n'amazi ndetse n'aho kuryama. Maze kubyibuka ndamushimira ubundi mubaza isaha. Amaze kuyimbwira mubwira ko ubwo nagize amahirwe bukaba bwije neza ubu nakomeza urugendo. Umukobwa yambwiye ko aho hantu ari habi cyane ku buryo ntahagenda, kandi hari n'amashyamba n'abagizi ba nabi. Bityo byaba byiza ndamutse ndyamye ubundi nkagenda habona. Uburyo yabivuzemo, uburyo yandebaga ndetse n'iminwa ye uburyo yanyeganyegaga, umukobwa ibyo byose bihita binkurura cyane. Ibyo byonyine bituma mfata umwanzuro wo kurara.
ntangira gutinya ishyamba n'ibisimba n'abagizi ba nabi, kandi mu buzima bwanjye naratinyaga Makironi gusa, nabwo nkaba naramutinyiraga kuba afite ingabo ndetse n'imbaraga zishobora kundimbura. Nuko umukobwa amaze kumbwira gutyo nzunguza umutwe mubwira ko mbyemeye, ari nako mwitegereza cyane ndeba ipinjama yari yambaye, ukuntu yari ngufi ndetse n'imishumi imiziritse mu nda. Ako kanya mbazana amazina yanjye mubwira ko nitwa Cosmos Sultanis. Noneho wambazaga amazina nongeraho Sultanis kuko papa wa Sanctus yari yaramaze kubimbwira byose. Umukobwa nawe ambwira ko yitwa Sophia. Nkuko ibyo byose byari byankuruye, numva iryo zina naryo rirankuruye, kubera ubwo ko yambwiye ko noneho agiye kunshakira amazi yo gukaraba. Sophia amubwira ko ntabasha gukaraba kandi mfite ibikomere. Sophia ambwira ko niba ari uko bimeze bityo agiye kuza kunyomorera ibikomere. Mubwira nzunguza umutwe, ariko akimara gusohoka muri icyo cyumba numva ntangiye guhitamo kumbura, numva yagaruka vuba ngakomeza kumwirebera. Nuko hashize akanya agaruka afite ibase irimo utuzi dushyushye harimo n'agatambaro. Ubundi areba mu kabati kari muri icyo cyumba akuramo ibipfuko by'ibisebe. Sinamubaza byinshi, atangira kunkuramo ishati nari nambaye, ubundi atangira kumpanagura akoresheje amazi ndetse n'agatambaro. Aho amaze guhanagura neza agakuraho ibipfuko bihari agashyiraho ibindi, umubiri wose hejuru amaze kuntunganya mbaza niba no hasi mfite ibikomere, mubwira ko nashenjaguritse. Sophia ambwira ko ndaza kubyikorera, ahita afata ibase irimo amazi ayegeza ku ruhande, ariko agiye guhaguruka sinzi ukuntu nagiye kumureba mbona ipinjama yari yambaye imishumi yafungutse. Ndebye uko bigenze mbona umushumi yari yashyizeho ipfundo nari nawicariye. Nuko mu gukubita amaso ubwiza bwe bundi imbere, mpereye ku isura nziza yashashagiranaga nka zahabu, nkamanuka nkagera ku ijosi ryiza riteye neza ndetse rihuza igihimba n'umutwe we wari uteye neza uko mbikunda. Nkubise amaso mu gituza numva ndasuherewe, ku buryo nahise ntangira kwibona igituza cye ndi kukizenguruka cyose. Nuko nkomeza amanura amaso ku mukondo we mwiza wari utebeyemo imbere n'inda itari nini, nkumva noneho ntangiye kwaka umuriro w'amashanyarazi. Ngenze ku turabyo twiza twari tukikije paradizo ye ntangira kwikora ku maso, nibaza niba ibyo ndi kubona ari ibya nyabyo. Nuko nkubise amaso paradizo ntangira kwibuka ibyiza nahuriyeyo nabyo ubwo nari ndi gucunga umutekano igihe kimwe. Nkomeza amanuka ndeba uburyo amatako n'ikimero ye biteye neza kugera ku nzara ze z'amaguru. Noneho kwibona nza kubona namukuruye namwiyegereje, nawe ntiyandwanya, ubundi uwo munezero turawusangira ndetse numva Sophia ndamukunze cyane. Ubundi mpita musaba ko twakundana, arabinyemerera. Ako kanya bimwe yahungaga byo kunyomora n'ibikomere nari mfite hasi abikora nta soni afite. Ubundi azana ibiryo turarya kugeza ubwo twaraye ku buriri bumwe, ubundi tugakomeza umunezero. Ariko nkababazwa cyane n'ukuntu mu gitondo ndamusiga, kuko yari yaranasabye ko twagumana nawe nkamubera umucunguzi. Ariko nanone ntago nari kubura kujya kureba mukuru wanjye Sanctus n'umugore we n'umwana wabo Nathan. Sophia ndamuhakanira amubwira ko urugamba ndimo nirurangira nzamurebera icyarimwe. Nuko ncungana nuko bucya neza ndabyuka, mfata igikapu cyanjye nkuramo amafaranga njya ku isoko kugira ngo nereke Sophia ko ibyo namubwiye byamvuye ku mutima. Ngura impeta nziza ndetse mugurira n'ikanzu nziza y'ibara ry'umutuku, maze ubundi ndabimuzanira arabyakira mu marira y'ibyishimo by'uko muzirikanye n'agahinda kuko ngiye kumusiga, nyuma yo kuba nari nanamutekeye n'ifunguro ryiza cyishima. Tumaze kuganira amagambo y'urukundo ubundi musaba kumperekeza, ariko muri njye harimo imitima ibiri, umwe umbwira ngo Sophia nigumanire nawe, undi itijya kureba Sanctus. Birangira ngumye ku mwanzuro wo kujya kureba Sanctus, ahubwo gahunda atari ugutindayo ahubwo ngahita nza kureba Sophia tukibanira. Nta kindi kintu cyabaye uretse ko twasezeranyeho mu marira. Hari hanabuze gato ngo bisi yerekeza ku mupaka wo muri Merine Insigi. Nuko nyijyamo ngenda ntekereza kuri Sophia wanjye nsize Tesara, kugeza ubwo nageze muri Merine ubundi ngafata imodoka injyana muri Santa, kugeza ubwo naje kwinjira mu gihugu cya Metrobet cy'abaturanyi. Nkomeza urugendo kugeza ubwo naje kwinjira i Masofa nkavugana na Sanctus akambwira aho aherereye.
ngera mu mujyi aho yari ari kubakamo hoteli nziza cyane afatanije n'umugore we. Ubundi turayambirana, Sanctus abona nakubiswe ambaza ibyo nahuye nabyo. Nanjye mubwira byose nari nzi kuri aba Lewis Company. Sanctus ambwira ko atanyemerera gusubira i Kentrone nubwo mpasize umugore, bityo tugiye kuba turi kubana. Nabanye na Sanctus ndetse n'umugore we n'umwana we Nathan, dufatanya byose ndetse ahitamo akazi ko kuba umuyobozi wa hoteli ye, kuko mpagera yari iri kuzura. Hoteli ndayiyobora ariko ibintu bitandimo na gato. Hashize igihe mbwira Sanctus ko rwose nkeneye gusubira i Kentrone. Sanctus ambwira ko nagenda, nanjye mukangisha ko dufite indahiro yo gukurikira umutekano wa ba Lewis, bityo ngomba kujya kureba uko bimeze. Sanctus yumvise bimeze gutyo ahita nshakira ukumva imasofa. Ngera i Kentrone ariko meze nk'impara yahagira ishaka amazi afutse. Nkigera kwa Sofia nsanga harafunze. Mpita ntambika hirya ku mukobwa w'inshuti ye witwa Josephine. Nsanga Josephine arimo gusohoka mu rugo amubaza aho Sofia yamundangira. Ahita ambwira inkuru nziza ko Sofia yaraye ambyariye umukobwa, bityo akaba agiye kumusura kuri Tesara Clinic. Josephine ahubwo mpita musiga nzamuka niruka ngera ku ivuriro, mbaririza Sofia ahantu ari barahandangira nsanga atari yakanguka. Ubundi akana kanjye barakampa ndagaterura, kugeza ubwo Sofia yakangutse agasanga nteruye umwana. Mpita nanamubwira ko umwana twamwitirira mama wanjye Mariamu. Sofia arabyemera ubundi izina riramuhama. Josephine azasanga Sofia yakangutse nk'umurwaza warishima. Nuko njye na Sofia tuza gutaha nyuma y'iminsi mike akize neza, kuko yari yarabyaye Mariamu bamubaze. Tubana iminsi mike musezeraho, kuko n'ubundi nagombaga kujya kureba muri aba Lewis uko byifashe. Mu kugeraho ngenda nigengesereye nsanga Bron Lewis, umwana w'imfura wa Toromeo na Rosata, yari yarirukanye ari we uyoboye company, ndetse asigaye yarashatse n'umugore bashakanye afite umwana w'umukobwa. Nyuma bakabyarana abandi bana b'abakobwa babiri kuko umuhererezi yari uruhinja. Nuko mbonye muri aba Lewis ari amahoro kandi Bron afite ukuboko kwa perezida, mbanza kunyura muri Domia kugira ngo njye gufata ibintu byanjye, ubundi nigira i Tesara kwibanira n'umugore wanjye. Mu kugera muri Domia nkimara kwinjira mu gipangu, nakirwa na murumuna w'umugore wa Sanctus afite umwana w'uruhinja mu mugongo. Mubaza igihe yashakiye umugabo kandi yari yarambwiye ko atazashaka. Ambwira ko atashatse ahubwo uwo mwana ari uwo nabyaranye nawe. Numvise inyikaragiyeho imfungiraho n'amaferi. Ubundi mubaza uko byagenze, ambwira ko ubwo twinezezanyaga namuteye inda. Namubajije niba ashaka ko mbana nawe. Anyibutsa ambwira ko mu buzima bwe atazabana n'umugabo, ahubwo nkaba nzi igihe bityo umwana wanjye ngomba kumenya ko ahari. Namara kuva ku ibere no gucuka nzamutware njye kumurera. Umukobwa mubwira ko ubuzima bw'umwana ubayeho adafite ababyeyi bombi aba atari bwiza kuko akura nabi hari icyo ari kubura. Umukobwa aratsemba ambwira ko ari isomo namuhaye, kuko ibutaha kugira ngo atazajya asama inda azajya akoresha agakingirizo. Ariko ntago yiteguye kubaho nk'umugore kuko byamubuza umudendezo we. Nta kindi cyabaye, gahunda yanjye yarahindutse, kuko umwana w'umuhungu uwo mukobwa yari yarabyaye ntago nagombaga kumutererana, kandi kubwo kuba Sofia yaramfitiye umwana ntago byari gutuma umuhungu wo murekera mama we wari warihaye intego itari nziza. Nahisemo kuba muri Domia nkodesha inzu yo kwa murumuna w'umugore wa Sanctus, ndetse ngomba kwita ku mwana wanjye mpari. Sanctus ambwira ko nkiri chairman wa hoteli ye nubwo ntahari, umushahara wanjye uragumaho, ariko abikora nk'umuvandimwe uri gufasha murumuna we. Ibyo bituma Sanctus mukunda urukundo ntigeze nkunda undi muntu hano ku isi, kuko namukunze kurusha nuko nigeze gukunda Toromeo na Makirone, uretse ko Makirone w'inzigo nari narayigwije mu mutima wanjye, nubwo numvaga nta kindi kintu nzakora. Ubwo nakomeje kwibera muri icyo gipangu. Imyaka iragenda iricuma, nkajya njya kwa Sofia nkamuha urwitwazo rw'uko ndi muri misiyo, kuko iyo nza gupanga kubana nawe byari gutuma amenya ko mfite umwana, ariko nkagerageza kumwitaho uko nshoboye. Nkamuha amafaranga kuko yambwiraga ko ameze neza, nkanamusaba kuva mu yindi mirimo akareka Mariamu wacu akamurera.
Sophia arabyemera nkajya amuha amafaranga kuko nanjye mukuru wanjye Sanctus yarampembaga. Nuko uko imyaka yicuma niko murumuna w'umugore wa Sanctus ibyo yari yarashatse kubamo byamukozeho, kuko uruhuri rw'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zamuhuriyeho. Apfa nta nteguza kuko akigera kwa muganga nta n'iminsi 3 yamaze. Ubundi ubuzima buramutwara, ariko njye urupfu rwe ndarumurenganyiriza kuko niwe wabyiteye. Nuko umwana wanjye nawe twari twarisezeki ntangira kubana nawe, mubwira ko ari njye papa we kugeza akuze. Atangira ishuri nkamubwira amateka ya mama we y'amahimbano, kugira ngo mubwire ko mama we yari umuntu mwiza, kuko ntago ari byiza ko umubyeyi umwe yangisha undi abana babyaranye. Umwana akura azi ko mama we yari umuntu mwiza, ariko kugira ngo umwana atazakura afite ibindi bintu mu mutwe, kandi nanjye kubeshya ntago nabikundaga cyane. Umwana nkagera aho mubwira ukuri ko mama we namuciye inyuma nkabyarana n'undi mugore, ariko igihe nikigera aribwo nzamuhuza n'umuvandimwe we. Umwana wanjye Zeke yakomeza akura akuba muri ubwo buzima, kugeza ubwo we na Mariyamu bageze mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Nkaba mpisemo mwana wanjye Zeke kukubwira amateka yawe nuko byagenze kino gihe, kugira ngo byibura bisobanukirwe, ubone kumenya impamvu ndetse n'uburyo ugomba kwigamo imirwanire yawe, n'ahantu ugomba kuyikoresha, n'uburyo mu mirwanire yawe ubwonko aribwo bugomba kukuyobora. Bityo mbwira, mbere y'uko ukora imirwanire wahuye n'abantu benshi cyane mu gihe ugiye kurwana, mbere yo gutangira urugamba nicyo ugomba gukora? Papa wanjye nahise musubiza nti mbere ya byose papa, ikintu ngomba gukora ni ukubanza gutekereza, ngakoresha ubwonko ntekereza uko ngomba kurwana, ndwanya ibyo mpora nabyo byose. Namaze gusubiza papa wanjye gutyo ankora mu biganza, ndetse nari maze gusobanukirwa impamvu njye nawe tubanye gutyo. Ariko ntabeshye ntabwo mama wanjye nigeze murakarira, kuko yari yarambyaye, kandi kuva kera papa wanjye yakundaga kumbwira ko amahitamo y'umuntu atagomba gutuma abandi bantu bamucira urubanza. Bityo mama amahitamo ye ntabwo nari kuyamurenganyiriza, ahubwo njye ikibazo nagiraga nuko tutabanaga. Naho nari mbimenyeye nakomeje kumutekereza nk'umubyeyi. Natangiye kwibuka umunsi njye na papa twari turi kuvuga ku Mana. Papa nkamubaza nti ese papa ko hari amadini menshi, ni irihe dini Imana izajyana mu ijuru? Papa nsubiza ko ijuru ry'umuntu ndetse n'idini rye ari umutima we, bityo Imana niza gutwara abayo ntabwo izigera itwara abasengera mu rusengero runaka. Mbese amahitamo y'umuntu niyo azamujyana mu ijuru. Bityo ikintu umuntu yagakwiye kuba yakora mu buzima bwe igihe ari kumva ashaka guharanira ijuru, ari ugukora neza, agafasha abababaye, agasenga Imana, ariko atari cyane, kuko n'ubundi Imana ibizi byose dukeneye. Ahubwo mu masengesho ye hakiganzamo cyane cyane gushimira Imana ibyiza yamugiriye akaba akiriho, ubundi ibindi akabiharira Imana. Ayo magambo ya papa rero njye nakomeje kuyagenderaho cyane, numva ko ari byo ngomba gukora ngaharanira ijuru. Bityo no mu byo nagombaga kwirinda hagombaga kubamo gucira mama wanjye urubanza, kuko cyaba ari icyaha ndi gukora kandi ari amahitamo y'umutima we, kuko umuntu aba afite amahitamo abiri gusa: kwishima hano ku isi ijuru karibura, cyangwa se guhara ibyishimo by'isi ubundi ukazishima mu ijuru. Rero njye niyatse ibyishimo bintanya n'umukiro, mama wanjye nkomeza kumufata nk'umubyeyi mwiza kandi nkunda, ku buryo nzabikurana. Nuko nshimira papa wanjye ku byo yantoje, yanambwiye nkiri muto, mubwira ko nanjye nzategereza kugeza igihe nzabera mukuru, ngahura na mushiki wanjye Mariyamu. Ubuzima bwacu bwakomeje gutyo. Nishimira papa wanjye cyane, kuko namufataga byarahindutse, ntangira kumufata nk'intwari, kuko nari naramaze kumenya ko yagiye kwa perezida wacu wavuyeho, akaba aziranye na perezida uriho nubwo atamukunda. Ariko papa ntago nabimurenganyirije, kuko perezida uriho ari we wari warahemutse. Ibyo bituma papa nambwira ko ngomba kwiga kubika amabanga, kuko nk'abantu baramutse bamenye ko ndi umwana wa Cosmos Sultanis bashobora kungendaho, ugasanga ubuzima bwacu barabwangije. Papa musezeranya aho nzajya mvuga gusa igihe biri ngombwa, habaho ndi hose. Nuko ntangira kwiga imirwanire, nzi ko intego ari ukubanza ugatekereza mbere yo kurwana. Bivuze ko nyine ugomba gutekereza niba ari ngombwa kurwana cyangwa se kutarwana.
nkomeza n'amashuri yanjye kugeza ubwo nayarangije, ariko papa akajya ambwira ko Sophia yanze ko yongera kumuha amafaranga kugira ngo amwigaragarize nk'umubyeyi ushoboye. Papa sinamurenganya ko batarabonye umwanya wo kwita kuri Sophia cyane, kubera ko nyuma y'imyaka mike yambwiye amateka yacu n'umuryango wacu. Chairman w'aba Lewis Company Brown yaje gupfa. Papa ambwira ko yishwe n'umugore we. Ikibabaje akaba yishwe n'umugore we afatanije n'umuhungu murumuna wa Nathan, umwana wa Sanctus, nyuma y'uko ari umwana wa kabiri bari barabyaye inyuma ya Nathan. Nathan bakamuzana muri Kent kugira ngo acungire hafi company y'aba Lewis, ajya ahereza amakuru papa we Sanctus nawe akabasha kuyageza kuri papa aho twari twituriye muri dome. Papa akomeza gushaka ibisubizo by'ibibazo byose umuryango w'inshuti zabo uri guhura nabo, ariko arabibura kuko bose bari bazi ko umwana w'umuhererezi wa Brown Lewis witwa Petron Lewis, umugore wa Brown Lewis, yamwishe. Ariko umunsi umwe papa aza kwakira telefone ubwo twari turi hano mu rugo bisanzwe, telefone ya Nathan umuhungu wa Sanctus, amubwira ko atazi niba ibyo ari gukeka ari byo cyangwa atari byo, ariko mu biro bye havuyemo umusore ufite isura y'aba Lewis, ariko uwo musore akaba ari ikirara kimeze nk'amayibobo yo ku muhanda urebeye ku myambarire ndetse n'imivugire ndetse n'amaso, bigaragara ko ashobora kuba yaranyweye amatabi bityo bacungire hafi. Papa avuga ko agiye kuba yakubura umutekano areba ko ari byo. Nathan amubwira ko agiye guhamagara Sultanis murumuna we, nubwo Sultanis atarazi ko ari murumuna wa Nathan, amuha amakuru y'ibyo uwo muhungu n'umugore bari kumwe bari baje gusaba byo gukora uruganda, ariko byose akaba abikora mu buryo bwo kwigira inshuti na Sultanis n'umugore we Sorina ndetse na Federico wari inshuti yabo cyane ngo bari bafitanye imishinga myinshi. Papa niko yari yarambwiye, bityo abonereho nawe kubona amakuru arabakuraho kubera ko bamwizera. Nuko bamaze kuvugana ako kanya papa anyicaza hamwe arambwira ati mwana wanjye Zeki, nari nzi ko iki ari cyo gihe cyo kugira ngo nguhuze na mushiki wawe Mariamu, ariko nakubwiye ko umutekano wa ba Lewis ari uwa mbere, bityo muri iki gihe nta kindi ngiye guhugiraho uretse gushakisha amakuru menye neza niba ibyo Nathan arimo gukeka ari ibya nyabyo, kuko tugize amahirwe tugasanga Petron Lewis umuhererezi wa Brown Lewis akaba akiriho, urabyumva ko twaba tubyungukiyemo cyane kuko company yabigiye gusubira uko byahoze kera ndetse imiryango yacu ikongera igahurira hamwe. Bityo mwana wanjye, nizere ko utazigera undenganya kubwo kutabona igihe, ariko byose nibirangira tuzajya iburengerazuba gushaka Sophia ndetse na Mariamu mushiki wawe. Papa namubwiye ko nta kibazo kandi ankeneye hose aho ngomba kuba mpari, ambwira ko imbaraga zanjye mbe nzibitse kuko igihe cyo kuzikoresha kitaragera, ambwira ko ari njye musultani wa nyuma uhari wo gutabara inyuma ya Nathan, ndetse na Sultanis wigize injiji akaba atazi ko ari gusenyera indahiro n'igihango papa we yagiranye na Toromeo Lewis kuko imiryango yahoze ibikora. Nuko kuva icyo gihe papa akajya agenda ntanatahe, akaza rimwe mu kwezi cyangwa se inshuro nkeya, kugeza ubwo yongeye kugaruka akambwira ko yabonanye na Sophia nanone, ariko akaba babonanye mu buryo batari bateguye. Papa amubwira ko nta kibazo kuko ntago ari ngombwa kunsaba uburenganzira. Papa ambwira ko mfata nk'umuvandimwe we bityo nta kintu agomba kumpisha inyuma yo kumbera umubyeyi. Papa amubwira ko muri hafi cyane. Uko iminsi yakomezaga kwicuma niko papa yaje kumbwira ko igihe ajya muri Tesara akabonana na Sophia, aribwo yamenye neza ko wa musore Nathan yavugaga ari Petron Lewis. Bityo twambarira urugamba kuko ibyo gusubiza ku murongo aba Lewis azaba ari urugamba rukomeye, nyuma y'uko hari abantu benshi batifuza ko Petron yasubira mu mitungo ya papa we. Nuko imyitozo turayikaza cyane. Umunsi umwe tuza kumva ku makuru ko Petron Lewis yasubiye mu mitungo ye, ndetse kuri uwo mugoroba Petron akaba yari yasuwe na Perezida Macron. Papa wanjye tumaze kumva ayo makuru ahita ambwira ko nta tandukaniro rihari, kubera ko niba Macron agiye kuba inshuti na Petron n'ubundi Petron azapfa urupfu nk'urwa papa we. Nuko papa amubwira ko tuzakora uko dushoboye tukamurinda. Papa ambwira ko mu gitondo arazinduka ajya muri Kent ajye guhura na Petron Lewis amwibwire,
nuko ahinduka ku munsi bari bavuze ko haraba urubanza rwa Petero ni Lewis mu rukiko aburana imitungo y'umuryango we. Papa mu kugenda nanjye nsigara nteze amatwi radiyo mpanze amaso na televiziyo. Nta kindi cyavuzwe uretse ko bavuze ko Petero ni Lewis birangiye byemejwe ko imitungo yiyobonye. Kubera ko papa yari yambujije kujya muri Kenti nanjye nagumye mu rugo, ariko bitangira kuba ibibazo by'iminsi yabaye myinshi papa wanjye ataragaruka. Mu gihe nari ndi gupanga kuva mu rugo nkajya muri kampani ya Petero ni Lewis ngo mbaze niba papa wanjye ari amahoro, papa nibwo yagarutse ambwira ko bari baramurashe isasu mu rubavu, ariko yabashije kubwira Petero ni Lewis uwo ari we, bityo tukaba tugiye kwimuka tukajya muri Kenti aho Petero nazajya dukenera akatubona. Nuko tuva mu gipangu cy'iwabo wa mama tujya gutura muri Kenti. Papa agakomeza kumbwira ko igihe kitaragera kugira ngo mpore na Petero aribwo ubuzima bwakomeje. Nyuma y'ibyumweru 2 gusa Petero nafashe imitungo yabo. Papa ambwira ko muganga wabo washimuswe agomba kujya kumuvana muri gereza, ahita ansaba ko najya muri Turiya kumenya amakuru ya gereza ya Eternity Jail. Ngaruka nk'ubutumwa bwo guha Petero ni Lewis. Nkimara kubumuha aribwo dutangira gahunda yo gupanga kujya kubavana muri gereza, kugeza ubwo papa wanjye yapfuye ubwo twari turi kubabohoza, ndetse ubwo we yari ari muri moruge akaba aribwo ninyuzemo ngatangira kuvuga ntitangira, ndetse mvuga amagambo ateye agahinda ndirira mama wanjye nari narafashe nk'umubyeyi wanjye kuva kera hose, na papa wanjye, kugeza ubwo twashyinguye papa wanjye mu cyubahiro mfashijwemo na Petero ni Lewis. Ndetse kuva umunsi nkiha intego yo kuba natangira gushakisha mushiki wanjye Mariyamu, aribwo namenyanye n'umukobwa witwa Mariyamu, ariko sintekereze ko yaba ari mushiki wanjye ndetse nkamufata ukundi, kugeza ubwo mu kanya gashize ubwo namenyaga amateka ya mama wanjye na Mariyamu, aribwo nsobanukiwe neza ko Mariyamu nari nzi kuva ejo bundi ari mushiki wanjye, nkaba ntazi uburyo nakwitwara muri aka kanya, kubera ko Mariyamu ntakubeshye kubwo kuba ntarigeze ntekereza kuri mushiki wanjye nahise ngukunda urukundo rumeze nk'urwo papa wacu Cosmos yakunze mama wawe bakibonana, kuko nanjye nagukunze nkikubona ubwo twahuriraga kwa Chairman. Ubu se mbivuge gute koko? Ezekiel amaze kutubwira gutyo Mariyamu ahita agwa igihumure, gusa kuko nari nicaye hafi ye mpita musamira hejuru, ndabibona ko nawe ahuye n'ikibazo gikomeye cyane cyuko yakiriye ibintu atari yiteguye kumva, nko kuba harimo ko yakunze Zeki nawe cyangwa se wenda hari ukundi amufata. Ariko icyo nari mpagazeho neza ni ukuntu yari azi ko azabona papa we Cosmos, ariko akaba yari yumvise ko Cosmos burya yamaze gupfa kera. Ibyo bikamushengura umutima cyane, ubundi agahwera. Nta kindi nasabye Zeki ko yakwihangana akamfasha Mariyamu tukamuryamisha mu cyumba, tugashaka icyo twakora kugira ngo amere neza. Nuko Mariyamu turamuterura tumugeza mu cyumba, ntangira nshaka agatambaro kariho amazi ngo mushyireho wenda akonje, ariko ibyo bibi by'ubusa amasaha aricuma byanze burundu. Nuko mpitamo guhamagara wa muganga w'inshuti ya Rozange ngo azamfashe turebe ko Mariyamu yaba muzima. Ambwira ko ngize amahirwe kuko ntago uwo munsi yari yakoze. Nyuma y'igihe gitoya cyane umuganga arahagera, akoresha ubwenge n'ubushobozi bw'ubundi akangura Mariyamu. Mariyamu agikanguka Ezekiel yari yamugumye hafi cyane, ahaguruka bahoberana cyane. Ezekiel akora uko ashoboye aturisha mushiki we. Nyuma y'igihe gito yaba Mariyamu ndetse na Ezekiel bari bamaze gutuza, ubundi batangira kurebana mu maso ariko babura icyo bavuga, bigaragara ko imitima yabo irimo kwiganirira ubwayo. Nuko nanjye nanga kumera nkabo, ubundi ndabegera mbafata ibiganza ntangira kubabwira amagambo abahumuriza mvuga nti, muvandimwe wanjye Ezekiel ndetse nawe Mariyamu mushiki wanjye, ntago mwakumva ukuntu nishimiye cyane kuba muhuye, nubwo wenda atari uko byagakwiye kugenda, gusa ariko niyo nzira Imana yari yateguye ngo mucemo. Ndabizi ko ari ibintu bibaye bitunguranye, ndetse akaba ari ibintu utapfa kwakira uri uwo ari we wese, ariko mwebwe mugaragaje umutima ukomeye cyane ku buryo ntabura kuvuga ko muri intwari nk'ababyeyi banyu, kuko byose babiciyemo neza cyane. Nk'uko tubiziranyeho rero twamaze kumenyana twese inkomoko yacu,
bivuze ko ntaho mutandukaniye no kuba murimo abavandimwe banjye, ndetse nkaba nanagize amahirwe yo kubona abavandimwe bo mu kigero cyanjye, kuko twese dusa nkaho turi mu myaka imwe. Ni ukuri nanjye ntabwo mushobora kumva ukuntu nishimye cyane ku rwego rukomeye cyane, kandi nanjye ubwanjye nababwira ko muhawe ikaze muri uyu muryango wacu. Abarewisi n'abasultani iteka ryose bagahora bari kumwe. Ni ukuri ntago nabasha kubabwira ibyishimo mfite. Mariyamu Yesu avuga ati ni ukuri nanjye ntababeshya, ubu ntago nzi ngo ndahagana hehe, kuko ntabeshye nanjye Ezeki nkimubona n'ukuntu yari umusore uzi kwita ku muntu, numvise mugiriye amarangamutima, ariko ntazi ko uwo nagiriye amarangamutima ari musaza wanjye. Ariko impamvu meze gutya nuko nabuze uko nakwifata, niba nakwishima cyangwa se nkababara, kubera ko ni ibintu bibiri, icyiza n'ikibi bimbayeho icyarimwe. Ariko igifite agaciro akaba ari icy'igihe kirekire cyane, cyo kuba musaza wanjye mumenya urukundo mukunda ntararumubwira ngo wenda usange twarakoze n'amahano. Ni ukuri ibyo biranshimishije. Ezeki Yesu avuga ati mushiki wanjye, sha ni ukuri nanjye ndishimye bitavugwa, ndetse kuva uyu munsi mbonye umuryango wanjye, ntago nzigera na rimwe nkuva iruhande hamwe na mama wawe. Ese we ko ntamubonye hano yagiye hehe? Ndumva nshaka kumubona. Mariyamu Yesu avuga ati mama wanjye amaze imyaka myinshi ataba hano, kuko yagiye gushaka mukuru we, akaba ariyo mpamvu utamubonye. Ariko nizeye ko igihe kimwe azagaruka kutureba, njye na musaza wanjye umuvandimwe wawe. Ezeki ahita avuga ati ni ukuri ndabishimiye cyane, ntago nabona uko mbivuga, ariko ndabishimye cyane, kandi nshimiye chairman wacu uburyo atumye ibi byose biba. Ndabasubiza nti nta mpamvu yo kunshimira, ahubwo twashimira Rachel waje aje gushaka Mariyamu inshuti ye ngo baganire, bityo rwose nkaba nanjye nishimye. Mariyamu Yesu avuga ati ni ukuri ni iby'agaciro, ariko nyine ndabizi ko mwese muri mu rujijo rw'ukuntu umusaza wanjye Fereyiro yavutse, kubera ko ntago mwigeze mubyumva. Ariko musaza wanjye nk'uko abivuze mu kanya ko mama na papa bigeze kongera guhura, ubwo bari bashaka kumenya niba Petero ari Petero ni koko, niko byagenze, barongeye barahuza nyine mu rukundo rwabo, kuko ntago bigeze batandukana ngo bangane. Ari nabwo papa yaje gutera inda mama wanjye, nuko mama nza kumenya ko atwite, mubaza uko byagenze. Mama ambwira ko papa yigeze kugera inahangaha mu rugo, akaba ariko byagenze, ariko akaba yarahanyuze yihuta cyane, ndetse narindi no ku ishuri, akaba ari wo munsi yamuteye inda. Mariyamu yamaze kutubwira gutyo, duhita tumenya n'inkomoko ya Fereyiro, duhamya neza ko ari amaraso ya Cosmos Sultanis. Nuko tukirimo kuganira muganga dusezeraho, ndamuherekeza mugeza hanze, nsiga Ezeki na mushiki we Mariyamu barimo kuganira. Ubundi ngaruka maze kugeza muganga ku muhanda. Ngeze mu cyumba bihurana nuko telefone ya Mariyamu yari irimo gusona, nyivana muri saro aho yari iteretse, ubundi nyimushyirira mu cyumba. Mu kuhagera ndayimuhereza, ambwira ko iyo nimero atayizi. Mu kwitaba mbona isura yirahindutse, ndetse ahita yeguka aho yari aryamye, bigaragara ko ikintu yamubwiye giteye ubwoba. Nuko ahita akura telefone ku gutwi, twese tumuhanze amaso, maze aratureba atubwira ko ari Rene umuhamagaye, amubwira ko ubu bari mu bitaro, kuko mu nzira bataha bakoze impanuka. Rachel akaba ari muri koma ameze nabi cyane. Ako kanya Mariyamu yamaze kuvuga gutyo turikanga, twibaza ku bibaye, kandi mu kanya Rachel duhoze turi kumwe. Mariyamu mubaza aho bari, mbwira ko Rene amubwiye ko bari muri Merine, akaba yaramwitabaje kugira ngo azabe ahamubereye, ubundi abanze kujya muri Kente ananyure muri Monera iwabo wa Rachel kumuzanira ibikoresho. Mariyamu mubaza niba ameze neza ku buryo twahita tujya muri Merine, ambwira ko ameze neza, ahubwo ikibazo akaba ari Fereyiro. Ezeki ahita aduha igitekerezo cyo kubyutsa Fereyiro, ubundi twese tukajya nyuma, byibura byaruta, kuko Rene yari yitabaje Mariyamu nk'inshuti ye, kandi ntago Mariyamu yari kwanga kujyayo n'uburyo bamufashije. Ubwo ako kanya kuko njye na Ezeki twari tumeze neza, Mariyamu yatangiye kwitegura cyane ko kuva mu gitondo yari ari mu kavuyo. Twahagera akajya mu mirima tukavugana n'abakozi, twagera mu rugo akaba aribwo duhura na Rene na Rachel baje kumusura.
Mariyamu afata akanya ko kwitegura ndetse binahuriramo musaza we yari akangutse. Ako kanya aramuzana amuhereza Ezeki. Ezeki mu kumuterura Fereyira aramwishimira cyane. Duhita dufata inzira tuva mu nzu tugera ku modoka mu gipangu. Mariyamu arafungura ubundi nsohora imodoka. Nyigejeje hanze Mariyamu afungira hanze igipangu. Ubundi bose binjira mu modoka. Nicarana na Mariyamu imbere ndetse na Fereyiro ajyana na mukuru w'inyuma agenda amukinisha. Bigaragara ko Ezeki yishimiye cyane kuko kuva twamenyana uretse inseko yuzuyemo amasoni nari namubonyeho ubwo Jessica yamusererezaga ngo asa na Mariyamu, nta yindi nseko irenze iyo nari ndi kumubonaho aho ngaho nigeze mubonana. Nuko mu kuva mu rugo ngenda ntekereza ku byatubayeho uwo munsi wose, kuva twava muri Kenti tukagera i Tesara tukavugana n'abakozi. Nishimira ukuntu umudugudu waho yamfashije guturisha abaturage badukorera mu mirima ndetse n'amasezerano twagiranye akabashimisha. Nongera kwibuka uburyo Rasheli yatubwiye inkuru n'urugendo rwe kuva atangiye amashuri abanza, ko burya papa wa Brina Tomuzi ari we wafashije Rasheli kwiga amashuri ye kugeza mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye, ari nabwo Federico yamwishe ndetse n'umugore we akajya kugurisha Brina mu baturike. Ariko Rasheli ndetse na Reni bakaba ntabyo bazi, kugeza ubwo Federico yaje kurihira amashuri Rasheli kuva mu mwaka wa 3 kugeza arangije. Ibyo akaba ari byo byatumye Mariyamu abasha kwiga amashuri ye. Ubwo yahuraga na Rasheli bamaze kumwirukana, ndetse ntekereza ku kuntu abantu bose bashaka ubuhungiro baba bumva bajya kwiha Imana. Bivuze ko ntago baba bagiye kwiha Imana ku bushake, akaba ariyo mpamvu ushobora kugera mu bihaye Imana ugasanga birakunaniye, cyangwa se ugatangira gukora ingeso mbi n'ubundi ukaba utarahindutse. Icyahindutse akaba ari uko Imana washatse kuyibeshya gusa, ariko kuko itabeshywa buriya iyo wihaye Imana ukayibeshya wibwira ko nta kigutwara, irakwandagaza cyane ikaguteza abantu. Nk'uko igihe kimwe musenyeri wa diyoseze ya Maranatha abana ba Nina nibamwihorera hazaba ari ikibazo gikomeye cyane, kuko kuba yari igisonga cya musenyeri ntago byakuyeho ko akora iby'Imana idakunda. Akaba ari nayo mpamvu yateye inda afashe ku ngufu mama wa Gaston. Nuko nkomeza kwibuka ubuzima Sofia yaciyemo we na Cosmos atari yaratubwiye, kugeza ku mateka Ezeki yari amaze kutubwira. Papa we Cosmos yari yaramutoje kubanza gutekereza mbere yo kurwana ndetse no kutavuga igihe cyose ashakiye, ahubwo ko agomba kuvuga igihe biri ngombwa gusa. Nashimishijwe n'ukuntu burya Cosmos nakundaga kumwibazaho cyane, nkibaza impamvu akunda kumfasha, ariko nkaza kumenya ko indahiro y'umuryango w'abasultani bagiranye n'umuryango wa Barewisi ari igihango gikomeye. None na nyuma y'urupfu rwe akaba yari yarasize abandi basultani ari bo Mariyamu ndetse na Fereyiro ndetse na Ezeki, mu gihe undi musultani wari usigaye nzi yari Sanctus papa wa Nathani, wari usigaranye Sultanis papa wa Tonzi na Diva. Nishimira cyane ko ibintu byacu byibura biri kujya ku murongo, kuko nta kindi cyari kuburetse guhuza tugakorana nk'uko bahoze bakorana kuva kera hose. Ubwo urugendo rwose nagiye ntekereza kuri ayo mateka, kugeza ubwo twageze muri Merine tugahamagara ya nimero ya Reni akaturangira ibitaro Rasheli yari arwariyemo, tukahamusanga tugasanga ndetse ahangayitse cyane ku buryo wabonaga byamubabaje cyane bikanamukora ku mutima. Mu kwitegereza Rasheli tubona afite agapfuko gatoya cyane ku gahanga, bigaragara ko atanakomeretse umubiri wose. Reni abiduhamiriza avuga ko adafite igikomere ku mubiri, ahubwo ari ukwikanga k'umutima, akaba ariko abaganga bamubwiye. Nuko dufata akanya ko kumwihanganisha, ubundi Reni adusaba akanya tubwira ko agiye muri Kenti kubwira papa w'ibyabaye, ndetse abashe no kujya kubwira ababyeyi ba Rasheli ibyabaye, anafata ibyangombwa bya Rasheli abone kugaruka. Nuko buraba bwije cyane. Nta kindi cyabaye, Mariyamu yamwemereye kuhamusigarira, na Ezeki avuga ko atasiga mushiki we. Nanjye mbona ntagomba kubata muri icyo kibazo. Tuguma aho ngaho twese twicaye, Mariyamu afashe akaboko ka Rasheli mu marira, ubona ko yamuteye agahinda ko bari muri koma, ndetse na Ezeki ari gukinisha karumuna ke Fereyiro.
nanjye nguma aho hafi ndi kumwe nabo, ari nako nandikirana na Marita na Jessica kuri telefone mbabwira byose uko byagenze, ndetse nanababwira ko bakwihangana kuko nshobora kugera mu rugo ntinze cyane. Nuko bamaze kunyumva ubundi nkomeza kubaho ngaho. Hashize akanya gato twagiye twumva icyuma kirasonye aho Rachel yari aryamye, maze ubundi abaganga duhita tubahamagara baza kureba, batubwira ko ari kuva muri koma bityo twihangane tube tugiye hanze bamwiteho. Dukurikiza amategeko tujya hanze twicara aho bategerereje, abarwayi bicara bategereje, ndetse Mariam ari gutsikimba cyane, byumvikane ko yarahangayikishwe nuko Rachel ashobora kuva mu buzima. Mariam ahita avuga ati mu by'ukuri uyu munsi nubwo atari bibi gusa ariko ndumva mbabaje, kuko nta muntu nakunze nka papa wanjye Cosmos ntamuzi, kuko iteka nahoze mbyiyumvamo ko ari umugabo mwiza cyane, ariko bindiye umutima kumva ko burya yamaze kuva ku isi kera. Gusa muzambabarire munyereka ahantu mwamushyinguye, basi ngira ikintu kimwe mubwira. Mariam nahise mubwira nti humura Mariam, kandi ndabigusezeranije ko nzakwereka ahantu twashyinguye Cosmos. Ikindi kandi nkwijeje neza ko twamushyinguye mu cyubahiro, iruhande rw'abasokuruza bacu bose b'Abarewisi ndetse n'Abasulutani. Aho niho ari na Ezekiya abikubwira kuko arabizi. Mariam ahita avuga ati ni ukuri mwarakoze cyane kwita kuri papa, ndabashimiye. Basi Imana imfashe Rachel akanguke, nta kindi kintu cyanshimisha nkacyo. Mariam namuhumurije mubwira ko Rachel araza gukanguka, ndetse bitanatinze abaganga basohoka muri cya cyumba Rachel yari arimo, batubwira ko twaza kureba umurwayi wacu uko ameze kuko ari guhamagara Rene. Nuko twese twinjirira icyarimwe. Rachel atungurwa no kubona tumugabyeho igitero nk'abatabaye, nuko ahita avuga ati Mana we, ni ukuri murantunguye, ese mwageze hano gute? Njye nkangutse ndaza ahantu ndi, abaganga bambwira ko ndi kwa muganga kuko imodoka twarimo yakoze impanuka, bambwira ko umutima wanjye wari wikanze. Mbabaza umusore twari kumwe, bambwira ko bagiye kumuhamagara akaza, none ni mwe muje, ese ubu mwageze hano gute? Rachel nahise mubaza nturumva umeze gute? Aransubiza ati ndumva ameze neza cyane, nta mvune mfite, mbese nta kibazo mfite, ahubwo se byagenze gute? Mariam ahita avuga ati ahwe, Imana ishimwe ni ukuri, ntago wakumva ukuntu nari mpangayitse cyane kubera wowe, sha ni ukuri urakoze. Mariam yabwiye Rachel ukuntu byagenze kuva Rene aduhamagara ko bakoze impanuka kugeza tugeze aho ngaho Rene akadusaba kuhasigara, ubundi akajya muri Kenti n'imonera gushaka ibyangombwa byo gukoresha igihe Rachel araba ari mu bitaro. Amaze kubyumva baza telefone yaho iri, abaganga bavuga ko wa musore bari kumwe ari we uyifite. Nuko Rachel arikanga cyane, ubona ko ahungabanye cyane kuba telefone yifitwe na Rene. Mpita mbona ko ari kwa kundi uba ukundana n'umuntu ariko hari amabanga umuhisha. Abaganga babajije Rachel uko ameze, avuga ko ameze neza bityo byaba byiza cyane Rachel bamusezereye agataha. Nuko abaganga bakora ibipapuro ubundi turishyura. Rachel avuga ko n'ubundi baza bari bavuye muri Kenti muri Trinity Hotel, bityo akaba ariho agiye gusubira. Adutira telefone ahamagara Rene, yumva telefone ye ntago irimo gucamo, nuko mubwira ko tugiye gutahana nta kibazo kuko imodoka yabo yari yakoze impanuka, yari ikiraho impanuka yabereye. Byumvikane ko na Rene yari yateze imodoka iva muri Merine ajya muri Kenti. Twavuye mu bitaro tugera hanze mu mujyi. Mariam ambwira ko byaba byiza we na Ezekiel bageze mu rugo ndetse na Fereyiro. Ezekiel ambwira ko nta handi hantu agiye gutura uretse kuba ari kumwe n'umuryango we. Ndabyemera ubundi mbaha amafaranga yo gutega bagataha. Tumaze gutandukana Rachel yinjira mu modoka yanjye, ubundi dufata inzira igana muri Kenti, ari nako dukomeza guhamagara Rene ariko nimero yikanga gucamo. Rachel ansaba guhamagara nimero ye ngo numve niba iri gucamo, ndayihamagara icamo ariko habura umuntu yifata. Ambwira ko afite ubwoba kuba telefone yari umukunzi w'uyifite. Sinagira icyo mbivugaho mu buryo bwo kwanga kumwereka ko nshaka kumenya byinshi biri hagati yabo, ahubwo ntangira kumwibariza ku ndoro nabonye ubwo yatubwiraga amateka ye, kubera ko ubwo yatubwiraga amateka ye akagera aho yasohokaga mu biro bya Mansera Imakire agahura n'umukobwa akamubwira ko yitwa Theodosia.
uwo mukobwa akamusaba ko yamushakira umuvandimwe we Lydia. Nabonye Rachel asa n'umuntu wikanze kugira ngo abitubwiraho, mbese yabihunze, mbese ashaka kubihisha. Mubaza impamvu ariko nabibonye, nuko Rachel ambwiza ukuri kose ambwira ko impamvu yanze kubimbwira ari uko yari ari kumwe na Reni umukunzi we, kandi iryo akaba ari ibanga adashaka ko Reni azamenya ko azi. Rachel namubajije ubutumwa uwo mukobwa Theodosia wari ugiye kumukibikira yamubikije. Arambwira ati ubundi uwo mukobwa Theodosia akimara kumbwira gutyo nkumva afite agahinda, nahise musaba ko yambwira ubutumwa bwe. Ambwira ko ubutumwa bwe bukubiye mu nkuru y'ubuzima bwe, bityo byaba byiza tubaye tuvuye aho imbere y'ibiro bya mama Immaculée hatataza kutwumva. Nuko tuva imbere y'ibiro tumanuka tugana kuri paruwasi ya Monera. Tugeze imbere ya kiliziya hano hari amarobine y'amazi yapfuye, abantu bakaba barakundaga no kuhicara. Njye na Theodosia turahicara, ubundi Theodosia atangira kumbwira inkuru y'ubuzima bwe bwose, avuga ati ubundi amateka yanjye ndayibuka neza nk'ibyabaye ejo, akaba ari nayo mpamvu bidapfa kumva mu mutwe. Ubundi njya kumenya ubwenge nasanze mbana na papa na mama banjye badukundaga cyane, ndetse na musaza wacu mukuru witwaga Theodori, akaba ari umusore wari ufite ubwenge cyane kandi akunda no gukora. Na mukuru wanjye nagwaga mu ntege Lydia, nanjye w'umuhererezi Theodosia. Ubundi byose bijya gutangira byatangiye ubwo mukuru wanjye Lydia yarageze mu mashuri yisumbuye mu mwaka wa 3. Ku ishuri bakaza kumwirukana azize umuhungu w'umukire yari yaranze kwemerera urukundo, akaba ari we wamwirukanishije. Mukuru wanjye mu gutaha mu rugo tubwira byose uko byagenze. Noneho kuko twari n'abakene kandi n'inzara iri kuvuza ubuhuha mu rugo rwacu, cyane ko kugira ngo twigare uko yari yarabonye umuterankunga mukuraho amaboko kuko bamwirukana bamushyizeho amakosa, ku buryo utapfa kubona umuntu ukurihira amashuri. Ariko twese twari tubizi ko ari ukumubeshyera. Nuko n'agahinda kenshi Lydia atubwira ko avuye iwacu mu cyaro akajya mu mujyi wa Monera gushaka akazi kugira ngo abashe kubona amafaranga. Ubwo kwiga byanze kandi ariho twari twizeye ko azaduhera ubufasha twese. Nuko adusezeraho nyuma y'umwaka wose agaruka avuga ko yabanye akazi ku mukire witwa Federico wo mu mujyi wa Monera. Aduha n'amafaranga yakoreye muri uwo mwaka ngo tube turi kwifashisha, ubundi asubira mu mujyi atubwira ko yari yatse uruhushya rw'igihe gitoya. Ariko imyaka yikubita ari ine yose Lydia ataragaruka. Nuko njye n'ababyeyi banjye na musaza wacu tuza kwigira inama yo kujya kureba niba Lydia akiba kwa Federico, ndetse kuko yari n'umukire cyane, bityo ndagenda mbaririza aho batuye nkahamenya. Bose bemeranya ko ari njye urajya kureba mukuru wanjye. Nuko bampita ikingeza mu mujyi wa Monera. Ubundi mu cyakare mfata bisi ngera muri Monera mu mujyi, ubundi ntangira kugenda mbaririza kwa Federico. Abantu barahandangira, nanjye ngenda negera mu rugo rwabo. Ngeze ku gipangu ndakomanga, mbona umuntu ufunguye ni umukobwa. Umukobwa akimara kumfungurira mbaza ikingenza, mubwira ko ndi murumuna wa Lydia. Umukobwa ahita yikanga ambwira ko niba nshaka amahoro nava aho ngaho kuko baramutse banyumvise banyica. Umukobwa mubaza impamvu ari kumbwira gutyo, mbona akoze mu itaburiya yari yambaye, ubundi akuramo agapapuro n'ikaramu anyandikiraho ahantu twaza guhurira niba nshaka ko tuza guhura, akambwira ibyo nshaka kumbwira byose. Nahise mva aho hantu harimo ikibazo, ndetse mpangayikishwa cyane nuko Lydia yagiye mu bicanyi, kuko uwo mukobwa byagaragaraga ko ari umukozi waho. Nyuma yo kumburira mpita mfata ka gapapuro ndagenda, ngeze imbere nkarambuye nsanga handitseho ko turahurira mu minota 30, ubundi akambwira byose nshaka kumenya kuri mukuru wanjye Lydia. Nuko ndagenda aho bari bambwiye iruhande rwa paruwasi ya Monera, ndicara ntegereje ko wa mukobwa aza kundeba akambwira amakuru ya mukuru wanjye, kuko ntago nari gutaha nyasize kandi ari we naje kureba. Gusa nterwa ubwoba n'uburyo Lydia ashobora kuba yarahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Ubwo nakomeje kwicaraho umukobwa yari yambwiye. Ako kanya ngiye kumva numva inyuma mu gashyamba nari nicayemo gakikije paruwasi hari umuntu urimo gucaracara. Nuko mu kanya gato mbona wa mukobwa wo kwa Federico angezeho, ndamusuhuza, ubundi atangira kumbwira atumva rero nkubwire wa mukobwa we, nabonye ahari utagira n'ikinyabupfura. Ndagira ngo mbanze ngusaba imbabazi wenda zibigiye kukubaho, ariko ikindi gihe nubwo ayo mahirwe ntayo uzongera kugira,
nuramuka ugiye ahantu aho ariho hose ujye ubanza kugenzura umunwa wawe, ucunge ibyo ugiye kuvuga kuko ntago tuba dushaka abantu babunze umunwa wabo. Ngaho itahire mu kuzimu, n'ubundi niho mwese muteganyirije kujya. Ako kanya umukobwa yamaze kuvuga gutyo mbona abasore babiri banzengurutse ndetse bafite n'ibyuma mu ntoki. Ako kanya abasore baza kumfata ubundi bankubita ibintu ntazi, mpita ntubwenge. Nongera gukanguka ndyamye ahantu heza cyane, mu kureba mbona ni ku gitanda cyo kwa muganga. Ako kanya umuganga w'umubikira araza ambaza uko meze, mubwira ko meze neza. Mubajije uko nahageze ambwira ko maze umwaka wose kwa muganga. Ntungurwa cyane n'ukuntu maze umwaka kandi ari mu kanya kashize abasore baza bakankubita ibintu ntazi ngahwera. Nahise nibuka ko ntarabona mukuru wanjye Lydia, umukobwa ukora kwa Federico akaba yari yangambaniye. Mpita mbaza abaganga amakuru ya mukuru wanjye Lydia. Abaganga bambwira ko ibyo ndi kuvuga ntabyo nzi, bityo byaba byiza ahubwo mbabwiye imyirondoro yanjye. Nuko umuganga w'umubikira amubwira amazina yanjye ko nitwa Theodosia ndetse n'amazina y'ababyeyi banjye n'ay'abavandimwe. Bambwira ko byaba byiza dufasha akanya tukajyana iwacu mu rugo nkajya kuhabereka, bakababwira impamvu namaze icyo gihe cyose ntarageraho kuva nahava. Ubwo twafashe urugendo mu modoka ya Mansera ubundi tujya mu rugo. Mu kugera mu rugo nsanga harabaye amatongo, nta muntu uhari ndetse harameze n'ibyatsi. Mu kugera ku baturanyi nabo ahubwo bankina ku mubyimba, bambwira ko bari bazi ko nanjye napfuye nk'uko basanze ab'iwacu byose byaragenze. Abaturanyi bamaze kumbwira gutyo numva ndasuherewe. Mu kubasubirishamo neza banga kugira icyo bambwira. Bambwira ko nataye umutwe dore ko abo mu muryango wacu twese twashakaga kwigira abantu b'abahanga, akaba ari twe dufata igiturage cyose ngo turashaka kujya ku ishuri, ariko bikarangira nta n'umwe urenze mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza, uretse mukuru wanjye nawe utararenze mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye, ariko nawe bikamuyobera akaba yaracanganyikiwe. Nawe bagahamya neza ko ashobora kuba yaravuyemo umwuka. Nuko umubikira amaze kumva ko ari uko bimeze, ambwira ko atabasha kunsigaho mu rugo, byonyine n'abaturage duturanye batabasha kumvugisha. Umubikira namubwiye ko basi twajya kwa Federico kubaza niba Lydia atariho ari. Umubikira ambwira mbaza niba Federico atari wa mukire waho muri Monera. Musubiza ko ariho, ambwira ko rwose adashaka kongerayo, bityo niba nifuza kubaho neza mfata akanya njyane nawe maze ubundi bajye kunyitaho, bandihira amashuri ubundi nkomeze nige. Numvise ibyo umubikira yarambwiye numva ndabyishimiye cyane. Nuko umubikira nsubiza kuri paruwasi ya Monera, ubundi ahamagara umugore n'umugabo ababwira ko ari bo ngiye kujya mbana nabo, ariko bazancunge neza ku buryo nta kintu nzakora kinyuranyije n'amategeko yabo. Nuko umugore n'umugabo baranjyana ntangira kuba iwabo. Muri uko kuba iwabo bakankorera ibintu byose ndetse bantangiza n'ishuri mu wa mbere w'amashuri yisumbuye, ariko nabasaba ko nshaka kujya gushaka mukuru wanjye, bakambwira banyibutsa ibyo umubikira yababwiye. Nuko nkomeza ubuzima gutyo ku buryo nabayeho nkurikiza amategeko yabo, kugeza ubwo amashuri nayarangije ndetse nkayarangiza mfite amanota meza, akaba aribwo ntangira kumera nkaho nigenga. Mfata inzira ngana kwa Federico ngo mbaze amaherezo ya mukuru wanjye, byose mbifatanyije no gusaba mama Immaculée ko nazajya mu kibikira kuko ababyeyi bandeze gikristo. Mu kugera kwa Federico nsanga ntago hakibaho, byose byarahindutse ndetse nta n'ahantu nabashakira. Nuko nsubira mu rugo mfite agahinda kenshi cyane, ndetse nsaba imbabazi ababyeyi bandeze ko nabaciye inyuma nkajya kureba mukuru wanjye nubwo mubuze. Bampa imbabazi bambwira ko rero nagira vuba nkajya kuri paruwasi nkajya kubaza mama Immaculée wari warasimbuye wa mubikira kuko we yari yaravuye mu mwanya w'ubuyobozi, niba baramfashe kuzajya mu kibikira. Mama Immaculée mpageze anyakirana urukundo kuko nawe ari mu banyakiriye ubwo nari nkiri umwana mutoya. Mama Immaculée ambwira ko banyakiriye bityo ngende mbwira ababyeyi banjye bantegure neza, bangurira igitabo cy'umukristo, ishapure na Bibiliya byanjye, maze mu cyumweru gikurikiyeho nzagaruke mbaze igihe tuzagera mu mwiherero wa nyuma. Nuko ndagenda inkuru nziza nyibwira ababyeyi banjye, bamaze kuyumva barishima cyane, babikora nk'uko mama Immaculée yari yarabivuze. Icyumweru kirangiye mfata umwanya nza mu misa ya mu gitondo, ubundi irangiye nza ngana ku biro bya mama Immaculée.
Gahunda ari ukumubaza igihe nzagera hamwe n'abandi mu mwiherero wa nyuma mbere y'uko amasomo y'ikibi kiratangira. Nuko mpageze ku muryango hamwe n'abandi numva ikiganiro umukobwa numvaga uri kuvuga ko yitwa Rachel ari kuganira na mama Immaculée, birangira amugiriye inama yo kujya kuganiriza urukundo rwe, ari nabwo Rachel uhise usohoka nkakubwira biriya byose. Rwose ndakwinginze, ubuzima bwanjye bwose nabayeho mbabaye cyane kubera ko ntago nzi irengero ry'umuryango wanjye. Bajya gupfa ntago nari mpari kuko bapfuye ndi muri koma, kuko ababikira bambwiye ko bantoraguye kwa muganga, abasore bari kugerageza kumfata ku ngufu, nyuma y'uko bari bampaye ibintu batazi byatumye mara umwaka wose muri koma. Ndetse na mukuru wanjye Lydia akaba ari nawe ntekereza ko wenda ashobora kuba agihumeka umwuka w'abazima, akaba ari bwo butumwa nshaka kuguha kuko ugiye kujya mu isi yo hanze, kuko nanjye wenda nimara kuba uwihaye Imana bya nyabyo nzakora uko nshoboye kose ngatanga amatangazo. Ariko mu gihe nkimeze nk'uri mu masomo ndakwingiza uzankorera ibyo ushoboye unshakire mukuru wanjye Lydia. Theodose yamaze kumbwira gutyo numva mugiriye impuhwe, kuko umuryango we wari waranyuze muri byinshi cyane. Kuba barabakene bagira amahirwe bakabona umuntu urihira amashuri mukuru we, ariko umwana yimye urukundo akabimwirukanisha, ndetse n'uburyo umuryango wose wapfiriye icyarimwe birababaza cyane, na mukuru we akaba atazi irengero rye. Musezeranya rwose ko nzamumushakira kandi ntagire ikibazo. Ahita ambwira ko nimero ya mama Immaculée ariyo nzajya muvugishirizaho igihe nabonye amakuru. Ubwo twamaze gutandukana njya guhamagara Reni, nkomeza kuvugana nawe, aribwo nafashe umwanzuro wo gukundana na Reni byeruye. Ariko Reni muhisha ibyo byose kuko ntago nashakaga ko amenya iby'uko nzi by'uko Lydia yagiye kuba iwabo kwa Federico, cyane ko atari iwabo hanyaho, akaba ariho Lydia yaburiwe irengero aba. Ikaba ari nayo mpamvu Chairman wabonye ntashaka kubivugaho Reni ahari, ndetse kuva icyo gihe nkaba narakoze uko nshoboye kose ngo Lydia mushake, ariko naramubuze burundu. Ndetse impamvu nagize ubwoba amenye ko Reni ariwe ufite telefone yanjye nuko harimo message zose nagiye nandikirana na Theodose, bityo Reni ashobora kuzisoma agahita nkeka. Rachel yamaze kumbwira gutyo mbona afite agahinda gakomeye cyane, bigaragara ko iby'ubuzima bw'umuryango wa Theodose bwamubabaje. Ariko nanjye ko ari uko Federico nari nkomeje kugenda mwumva ahantu henshi, mu gihe nibwiraga ko wenda ari twe yahemukiye gusa, ariko yavugwagaho ibibi byinshi cyane. Nuko urugendo turarukomeza dore ko twari tunageze hafi. Ubundi Rachel mugeza kuri Trinity Hotel muri ayo masaha yo ku mugoroba ashyira ijoro. Ngeze yansaba ko twakwinjirana muri Trinity Hotel, mubwira ko atari ngombwa mubeshya ko nanjye maze igihe ntagera mu rugo. Ubundi musezeraho mwifuriza ijoro ryiza. Nanjye nkata imodoka ubundi nerekeza mu mujyi, ngenda nyura mu mihanda igena mu rugo. Kugera kuri kampani ndinjira, kuri iyo nshuro imodoka nyijyana muri parikingi yo mu rugo. Ngeze ku gipangu umusekirite arafungura, imodoka nyishyira ahagenewe imodoka. Ubundi mvamo ndayifunga neza, nzamuka ngana mu rugo. Mu kugera muri salo nsanga abantu bose barahari uretse Rufusi, naketse ko yagiye mu kazi. Ntangira nsuhuza mpereye kuri Jessica, Marita ndetse na Dorcas, maze kwicara mu ntebe mbabaza ahantu Gaston yagiye. Ambwira ko ari mu bitaro Marita arajya kumureba mu kanya ajyanye impamba. Ako kanya Marita yavuze gutyo mpita nibaza ikintu Gaston yabaye. Bansubiza ko Gaston nta kintu yabaye, ahubwo wa mwana w'umukobwa Marita yambwiraga azazana akajya amufasha imirimo yo mu rugo, akaba ari we wagize ikibazo. Lorena akaba yamufasha, akaba ari kumwitaho. Marita namubajije uko byagenze. Ako kanya ambwira ko ubwo abana bazaga kurya nawe yaje afite igikapu kirimo utuntu twe. Nuko ageze ku muryango abasekirite bamubaza ahantu agiye n'igikapu. Umwana basubiza ko baje kureba Marita. Batangira kumubwira ngo asubireyo, ariko umwana akomeza ababwira ko basi bamurebera Marita. Abasekirite bamubwira ko Marita ntawe bazi, abasobanurira ko Marita ari umuntu utanga ibiryo abiha abana b'imfubyi. Abasekirite bamusetse cyane bamuha inkwenene, bamubwira ko nta mwana w'imfubyi ungana nawe, ndetse utwana dutoya tundi two bakajya batureka tukinjira, kubera ko Marita yari yababwiye ko bagomba kwinjira.
ariko abasekirite bakomeza gukumira uwo mwana w'umukobwa kugeza ubwo batangiye kujya bamukozaho inkoni zabo bameze nk'abashaka kumukanga. Nuko umusekirite umwe aza imbere y'uwo mwana afite n'imbunda. Umwana abonye imbunda atangira gusaragurika, mbese ubona ko abonye imbunda akagira ikintu kimwibutsa ibintu runaka. Nuko abasekirite bayoberwa ibibaye baramureka ngo yinjire, ariko umwana atangira kuzenguruka kampani yose ameze nk'umusazi, ku buryo n'abakiriya batangiye kubangamirwa. Marita akaza kuvayo akabaza icyabaye, abasekirite bakabimubwira. Marita abuze uko agira kuko atarazi impamvu, atarazi ko mpari, ahita ahamagara Lorena. Mu kugera aho ngaho Lorena basaba ko bamufasha bakamuterura, bakamujyana kwa muganga, ubundi bakamukubita urushinge rusinziriza, kuko ameze nk'umusazi ariko akaba ari umusazi w'ihungabana, bimwe bita toroma, kubera ibintu yibutse bitewe n'ibyo yari abonye. Nuko umwana bamujyana mu bitaro, Lorena amutera urushinge arasinzira. Lorena amubwira ko araza gukanguka muri ayo masaha. Marita abwira Gaston ngo bajye mu rugo. Gaston asaba Lorena ko yaba ari aho ngaho ari kumwe n'uwo mwana, akaza kureba uko arakanguka. Nuko Gaston akaba aribwo yasigaye aho kwa muganga. Marita akaza kubwira Jessica na Dorcas ibyabaye, bikaba byanatumye atabona uko aganira n'abana, kuko yabagaburiye gusa ubundi agataha. Nuko akaba arimo gutegura ibiryo araza kumushyira igihe araba yakangutse muri ako kanya. Marita yamaze kumbwira gutyo numva binteye impungenge kubera uwo mwana, ndetse numva abo basekirite wagira ngo nta bwenge bagira, kandi umwana yari yamaze kubasobanurira uko byose bimeze. Nuko Marita amusaba kugira vuba ubundi akaza, nanjye tukajyana kureba uwo mwana. Ambwira ko byarangiye ahubwo ategereje ko Lorena amuhamagara amubwira ko yakangutse. Marita ambaza niba njye hari ikintu mfite mu nda, nzunguza umutwe muhakanira amubwira ko rwose nta kintu mfite mu nda, bityo reka mbanze mbifate ubundi tubone kugenda. Twese uko turi bane twafatiye ifunguro rimwe. Bambwira ko Rufus yatangiye nanone gukora ijoro, bityo ibyo yabiriye kare. Nuko tumaze kurya bihurirana nuko Lorena yahise ahamagara Marita. Mu kwitaba twumva ijwi ry'umuntu uhamagaye ari umwana w'umuhungu. Mu kuvuga avuga ko yakangutse ariko akaba ari kureba gusa. Numva ijwi ni irya Gaston. Gaston mumubwira ko ako kanya nje. Ahita akupa telefone, ubundi njye na Marita dusezera kuri Jessica. Dorcas atubwira ko aragumana na Jessica aho mu rugo, ubundi turagenda. Twageze mu bitaro mpura na Lorena, ambaza amakuru n'ukuntu ntakiboneka. Mubwira ko ari meza nta kintu nari kumubwira mu byo amazemo iminsi, kuko byari ubuzima bwanjye bwite. Nuko agenda twereka aho uwo mwana w'umukobwa ari. Mu kuhagera twinjiramo dusanga Gaston yicaye ku ntebe iri imbere y'igitanda. Ako kanya Gaston ambonye ahaguruka aza kunyambira. Amaze kunyambira urukumbuzi rushize ngenda ngana ku ntebe yari yicayeho, nanjye ndicara. Umwana amufashe akaboko mbona ntago ahinduranya amaso, mbese ari kwitegereza ikintu kimwe gusa. Lorena atubwira ko bitari na ngombwa kwirirwa tuzana ibiryo kuko ntago yabasha kurya. Iryo rikaba ari ihungabana ku buryo ashobora no kumara amezi menshi cyane muri koma, bityo akaba atunzwe na serumu gusa. Numvise ngize umujinya ukomeye cyane, ku buryo nahise mvaho mu bitaro nihuse, numva mfite umujinya nk'ufitiye abasekirite. Mu kugera hanze mba mpuye na Seridio, Vice Chairman, ambaza impamvu meze gutyo, nisanga nayimubwiye mu buryo ntateguye. Ambwira nyihanganisha ko bibaho mu buzima, ariko ibyo ndi gutekereza byo kwirukana abasekirite simbikore kuko aba ari umwanzuro mubi nafata mfite amarangamutima, kuko wenda wasanga abo basekirite nta gahunda ndende bari bafite kuri uwo mwana uretse kuba bamukinisha gusa. Namaze kuganira na papa wa Karara, ubundi tugaruka mu bitaro. Tugezemo dusanga bose baracecetse, nta muntu urimo kuvuga. Lorena ambwira ko tutagomba kugira ikibazo, ko bazita kuri uwo mwana kugeza igihe azakangukira, ariko akaba atazi igihe azakangukira, bityo we twabimuharira akamumenya. Gaston avuga ko azageza buri gitondo no ku mugoroba kumureba uko ameze. Nuko tuganiraho gato, yansaba Lorena kuzakora uko ashoboye, ubundi Marita afata bya biryo bisubiza mu rugo, atahana na Gaston, njye nsigara nganira na Lorena Vice Chairman. Dufata akanya tujya gusura Dr. Desmerit ndetse na Kereki,
batubwira ko bameze neza bityo bagomba gutangira ubushakashatsi bwabo vuba cyane, ndetse nanjye nkabazanira Vanessa. Lorena namubajije ahantu umugore wa Cyereke arwariye kugira ngo nanjye njye kumureba. Bambwira ko batabashije kujyayo muri Metrobet kumureba kubera ko bumvise byaba byiza bayagumyeyo akanya gatoya Cyereke akabanza kumera neza, ubundi akabona kujya kumureba akazamuzana abasha kumwitaho. Mbabwira ko uwo mwanzuro nawe ari mwiza, bityo bazajyayo bimaze gutungana. Nuko mbabaza ibyo bakeneye byose, bambwira ko nta byinshi bakeneye, ndetse bakomeza banshimira ko byibura babayeho mu mutuzo ndetse bashobora gukora ibyo bashaka. Mbabwira ko igihe bazajya bashaka kugera hanze tuzajya tubivugana, ubundi bajya hanze twateguye umutekano wabo. Twamaze kuvugana nabo gutyo turataha, tugenda tuganira kugeza ubwo natandukanye na Lorena n'umugabo we, ngahita nigira inama yo kujya mu biro nkareba uko byifashe, cyane ko uwo munsi wose ntari nigeze ngeramo. Nuko ngaruka inyuma mfata njya muri kampani, ngera kuri resebusiyo mpasanga Karara ndamusuhuza hamwe n'abandi bakozi bo kuri resebusiyo. Karara ambwira ko mutunguye kuko atarazi ko ndaza. Karara namubajije niba hari ikintu gikomeye cyapfuye, ambwira ko byose Vice Chairman na General Manager babyitayeho neza, bityo singira ikibazo. Mubwira ko ngiye mu biro kureba uko hameze, ashatse yanamperekeza tukiganirira. Karara yambwiye ko nta kibazo bityo twagenda. Twinjira muri esanseri tugenda mubaza amakuru, ambwira ko ari meza. Karara ambwira ibintu byose byakozwe uwo munsi, ndamushimira, ariko ambwira ko umuyobozi wa factory ya Marita yarari kunshakisha ariko yambuze. Karara yambwiye gutyo mpita nibuka ko iya Sente twari twarahanye gahunda yo guhura nkagira icyo mufasha kuko yari yabinsabye. Numva ko nakosheje byibura simbe naranagiye no kumureba ngo mubwire ko ntabashije kuboneka, ariko nanjye ntago yari njyewe, ibyo sinabitindaho cyane. Ubundi nkomeza tugana ku biro nyuma yo kuva muri esanseri. Nyuma tugiye kwinjira mu biro mbona General Manager Brian asohotse mu biro bye ari kumwe n'undi mukobwa. Uwo mukobwa mukumbona mbona agize ubwoba, atangira kwikinga inyuma ya Brian, nyoberwa impamvu. Nk'umuntu wese uza ahantu hari ikibazo nanjye ndahagarara. Brian akomeza azansanga, ariko umukobwa agakomeza kumwihisha inyuma, bigaragara ko ari kwanga kumubona. Nuko Brian aradusuhuza njye na Karara, umukobwa akomeza kumwitsimba inyuma, kugeza ubwo nabajije Brian uwo mukobwa uwo ari we. Brian arebye ku ruhande ashaka kumutwereka aramubura, ahindukira inyuma ubona umukobwa yihisha inyuma ye. Nuko Brian aratubwira ati mumbabarire Chairman, uyu mukobwa nyine impamvu afite isoni n'ubwoba nuko atarahura namwe na rimwe, akaba ari byo bimuteye kumera gutya, naho ubundi uyu ni mushiki wanjye umwe nababwiraga. Brian yamaze kutubwira gutyo mushiki we aza imbere, ariko yubitse umutwe hasi nkaho afite ikibazo cyo kumbona mu maso. Mubwira ko nta kibazo bityo yatureba kuko ntacyo tumutwara, ubundi muhereza ikiganza. Umukobwa n'amasoni menshi ambwira ko yitwa Brienne, akaba ari mushiki wa Brian, akaba yaraje kumureba ngo baganire uko bapanga kurara bateguye uko bazajya gusura umukecuru wabo ku munsi ukurikiyeho. Brian nahise amubazanya amatsiko menshi niba mama wabo baramubonye. Brian ambwira ko atari mama we bashaka kujya gusura kuko bataramubona, ahubwo bashaka kujya gusura nyirakuru ubyara mama wabo kuko mama wabo batanamuzi, ahubwo bashaka kujya kwa nyirakuru ngo byibura atangira ababwire uko mama wabo yasaga, abahe n'amafoto, cyane ko nyirakuru yari yarabibahishe kuva kera hose, bategereje igihe Brienne azarangiriza amashuri, kuko nubwo wowe na Brian ari impanga, ariko Brienne yahuye n'ikibazo cyo kuba atitabwaho n'umubyeyi we, bituma ubwenge bwe n'amashuri bidindira cyane. Noneho kuko umukecuru yari wenyine, umusaza we amaze gutabaruka, biranamurushya cyane kubitaho bombi icyarimwe, nyuma y'uko mama wabo akimara kubabyara yabasigiye nyirakuru. Brian yamaze kutubwira gutyo ndamwihanganisha, kimwe na Brienne mushiki we, kuko nari maze kumenya duke twiyongera kutwo nari mbaziho, kuko Brian yakundaga kumbwira ko akunda kuzindukira mu kazi kare kugira ngo we na mushiki we bajye gushaka mama wabo. Nuko bamaze kudusezeraho njye na Karara tujya mu biro byanjye, njye na Karara tuniganirira n'ubuzima busanzwe.
ambwira ko ntaherutse kubasura, ariko Clarisse akaba avuga ko ankumbuye cyane. Mubwira ko amumpera ubutumwa ko nzagaruka kubasura ari uko nawe yadusuye. Nuko Clara amaze kunyereka n'ibyo yari amfitiye mu biro byanjye, dufata akanya ko kuva mu biro ubundi tugana mu rugo kuko bwari bwije. Nuko tumanuka tuganira bisanzwe kugeza dutandukanye ubundi tugataha. Nageze mu rugo nsanga bose barahari nk'ibisanzwe. Twongera kwicara tuganira kuko Marita na Gaston bari bavuye kureba wa mukobwa Marita yari yazanye ngo amufashe ku mirimo y'aho mu rugo. Gaston ahita ati rwose kariya kana ndi kumva kampangayikishije cyane, ukuntu nari nakikundiye ni ukuri. Marita ahita ati si uko bitangira, ni gute ubona umuntu bwa mbere ari mu bitaro ugahita uvuga ko wamukunze? Gaston ahita ati ariko wowe nuko utamwitegereje, ariya maso ye, uruhu rwe narukozeho ubwo nari mufashe mu kaboko ruranyerera, ndetse ikintu cyambabaje ni ukuntu mu biganza bye harimo ibintu by'ibikomere, wagira ngo yakoze ibintu byo guterura ibintu bikomeye. Ariko rwose uburyo ameze nahise mwikundira, ahubwo ndi kwibaza niba nawe azanyishimira. Marita ahita ati none se ni ukubera iki ushaka ko akwishimira? Gaston ahita ati umva nawe ra, ahubwo reka nibarize intwari yanjye. Rata ntwari, se hari igihe uhura n'umuntu ukamwishimira cyane kandi nta mpamvu ibiteye? Nk'ukuntu ukimara kunkura mu modoka hasi nahise nshaka kwiruka, ariko ukamfata nkagira ngo ugiye kungirira nabi nka wa mugabo wishe umugore we, ahubwo ugahita umfata ukanjyana kungurira ibiryo, nabwo nkagira ngo ugiye kungirira nabi ubwo wambwiraga ngo unzanye iwanyu, ariko tugeze hano ngahita ngukunda cyane. Gaston nahise mubwira nti yego rata Gaston, Marita areke kugushuka. Rero ndabona ariko byagenze, uwo mukobwa akaba ariko wahise umufata. Ubundi se uzi izina rye? Gaston ahita ati Marita apfa kuba yambwiye ko azaza hano gusa, urumva se atazagera hano ngahita ndimubaza? Marita ahita ati nzamubwira ari kwime maze ndebe ukuntu uzamwitwaraho. Gaston ahita ati ariko rero uriya mwana nabonye wagira ngo ntago ari ubwa mbere mubonyeho rwose. Marita ahita ati kagira inkuru, waba waramubonye hehe rero? Gaston ahita ati ntago mpibuka neza, ariko nzahibuka neza ninongera kujya kumusura nkamureba neza, abaganga nibemera. Gaston yamaze kutubwira gutyo, Jessica we yari yumiwe, arimo kumureba akamwitegereza cyane, ukuntu arimo kubivuga akomeje. Ariko ku rundi ruhande rumwe Gaston yari ari mu kuri, ntago ari rimwe cyangwa kabiri gusa umuntu ahura nk'umuntu agahita amwishimira cyane, nta n'ikintu na kimwe kindi kibaye hagati yabo, uretse ko byanga byakunda haba hari impamvu itumye ibyo bintu bibaho. Kubera ko hari igihe ureba umuntu ugahita ubona ari umuntu uko ateye, warifuje kuba ari kumwe n'umuntu nk'uwo, uko avuga cyangwa se ibibazo afite ukumva wamugirira impuhwe. Twese ku isi akaba ariko duteye. Gaston nahise mubaza amasomo uko ameze, ambwira ko bimeze neza uwo munsi. Mbere yo kujya mu bitaro yararangije imikoro yose yo ku ishuri babahaye, mubwira ko ari byiza, bityo ubwo mu gitondo ari ishuri byaba byiza agiye kuba ari gusoma mu kayisomo baraheraho mu gitondo. Gaston ambwira ko n'ubundi yari afite iyo gahunda, akaba ari uko yarategereje ngo nze andebeho kuko tutari duherukanye neza. Narebye Gaston mu buryo nkunda cyane, bituma ntangira kumutekerezaho kenshi, mbona ukuntu umubyeyi wari umwana yagakwiriye kuba yishimira cyane, ariko akaba yaramuvukije amahirwe yo kuba ari kumwe nawe. Ndetse nkaba ntazi niba Gaston naramuka amenya amateka ya papa we Federico azamwishimira cyangwa ngo amwakire. Nanone numva agahinda azagira namenye amateka ya mama we Norita, uburyo yishwe urubozo, numva nanjye binkoze ku mutima. Nakomeje kwibaza kuri Gaston, ibitekerezo birantwara, kugeza ubwo Jessica yabashije kumbaza ibyo ndi gutekereza. Ndeba ko Gaston atari kutwumva, mbabwira bose ibyo ndi gutekereza, ndetse bamenye ibyo batari bazi barababara cyane. Mbibabwiye nk'uko Gaston yabimbwiye, ndetse mboneraho no kubabwira ibyo nzi kuri Federico byose, ari nako mbabwira noneho byeruye isano dufitanye n'abasultani Jessica, Dorcas ndetse na Marita. Nabahereye imuzi n'umuzingo amateka namenye kuva kera ku basultani, uhereye ku byo nakuye kuri Diva,
ngakurikizaho ibyo namenyeye kuri Cosmos wa munsi atubwira amateka ye yarashwe, nkurikizaho amateka numvise kuri Rachel uwo munsi avuga uburyo Sophia yahuye na Cosmos, ndetse nkayashimangira Ezeki atubwira ko burya ari umusultani ukomoka kuri Cosmos Sultanis, ukomoka kuri Nathan Sultanis, uvukana na Santos Sultanis, ubyara Sanctus Sultanis, papa wa Nathan na Sultani umugabo wa Sorina. Ndangiza kubibabwira byose byabakoze ku mutima, Jesse kaboneraho kumva neza impamvu Cosmos yaduharaga iruhande, ndetse akanashaka kwihisha cyane ko burya ari uko yarazwi na Makironi nk'inshuti magara biganaga mu mashuri yisumbuye, ariko akabagambanira. Nuko bose maze kubibabwira mbasaba ko byaza bibanga riri hagati yacu, kuko kubivuga bishobora gushyira ubuzima bw'abantu mu byago, uhereye kuri Ezeki, Mariyamu na Gastamu kimwe natwe, kuko ibyo atari ibintu bagomba kumenya ko tuzi. Nuko bamaze kunsezeranya ko tubyemeranijeho, twese dusezeranaho tujya kuryama. Nuko ngeze mu buriri nsanga Gastamu aracyari kwigira mu cyumba ashishikaye cyane, mubwira ko amasaha yarenze bityo yajya kuryama. Nuko araza ku buriri kuko yari yiteguye, avuga isengesho rigufi, ubundi turaryama. Ariko njye ibitekerezo ntibyabura kuntwara, kuko natekereje ku kuntu umunsi wose wagenze, ndetse nibaza ku rukundo rwa Rachel na Reni umuhungu wa Federico. Mbona ko rushobora kuba rwubakiye ku mucanga, kuko Rachel hari amabanga ahisha Reni ko azi, bityo mu rukundo igihe cyose uwo mukundana amenye ko hari ibyo wigeze kumuhisha, urwo yagukundaga rugenda rugabanuka niyo mwasabana imbabazi, ariko icyizere cyo kijya hasi, kubwo kuba waramuremyemo ku isaha n'isaha ushobora kongera gukora nk'ibyo wakoze. Ubwo ibyo bitekerezo byatumye nsinzira, nza gukanguka mu gitondo nk'uko bisanzwe, nkurikiza gahunda z'umunsi wanjye, kuko noneho ibibazo byihutirwaga nasaga nk'aho byagiye ku ruhande. Bwa mbere kuva nagera muri Lewis Company, ibyumweru 3 bishira nkurikiza gahunda zisanzwe, mbyuka nkajyana Gastamu ku ishuri, navayo nkajya mu biro nk'ibisanzwe, nkaganira n'abakozi umunsi ukira, ubundi nkaryama. Muri icyo gihe ibintu bidasanzwe nakundaga gukora ni ukujya kuganira na Desmeriti ndetse na Dr. Kerek, bakambwira amakuru ya kera kuri papa wanjye, ari naho namenyeye neza ko burya nubwo Vanessa yakundanaga n'undi muhungu, ariko yarategereje ko papa wanjye Broni ashobora kumubwira amusaba urukundo. Bimwe by'abakobwa bagira ubwoba bakanga kugaragaza amarangamutima yabo yose, ku buryo nifuje ko wenda nk'icyo gihe Vanessa yagakwiye kuba yarateye intambwe, ubundi akambwira papa wanjye ko amukunda, bityo kuri iyo nshuro papa wanjye aba akiriho ari muzima. Muri uko namaraga gutekereza ibyo nta handi nahitiraga uretse mu irimbi rishyinguyemo umuryango w'Abalewis, ngahera ku murongo ndizengurukamo, ariko nkababazwa n'ukuntu abantu bose bahashyinguye bapfuye urupfu rubi cyane, nta n'umwe wapfuye neza, kuko uhereye kuri sogokuru wanjye Robert, sogokuruza yari yarazize impanuka yatejwe n'umugore we, sogokuru Toromewo ndetse n'umugore we Dovine bari barazize Makironi, Santos papa wa Sanctus yari yarazize nawe iyo ntambara, Nathan mukuru wa Sultanis nawe yari yarapfuye urw'amaherere, Natalia mama wa Marita ndetse na papa wanjye Broni. Ibyo byo nabyibukaga nk'ibyabayeho ejo, kuko Natalia yari yarazize impanuka ya moto, kimwe n'abandi bari bahashyinguwe bose. Ibyo nabyibuka bikantera agahinda, ngaterwa imbaraga nuko nta muntu uri kundeba, namara kurira nkihanagura. Ubwo iyo minsi yose nari nibereyeho gutyo, kugeza igihe Mariyamu yaje kumbwira ko ubwo hashize igihe papa we Cosmos apfuye, bityo yafata akanya akaza muri Lewis Company akabasha kumwunamira, basakanamubwira n'amagambo yari yaramubikiye kuva kera hose akimenya ko ari papa we. Mariyamu mubaza niba yabyumvikanyeho na musaza we Ezeki, ambwira ko babyumvikanye kandi igihe cyose gishize yari ari kwerekera Ezeki ukuntu akazi gakorwa, bityo kuba Ezeki yaranze kuza muri Kenti ngo ahakorere akazi,
araba hagumye muri icyo gihe Mariyamu azaba ari muri Kenti, kuko yanashakaga kuba habaye nk'ibyumweru 2 ari kumwe natwe. Nuko Mariyamu amubwira ko nta kibazo, ambwira ko ku munsi ukurikiyeho azazana nawe na musaza we Fereyiro bakatubera abashyitsi. Mariyamu namaze kumubwira ko ndamutumikira kuri Jessica kimwe n'abandi bahari mu rugo. Nuko tumaze gusezerana aho mvaho nari mpagaze mu irimbi rya Barewisi, ubundi nerekeza mu biro nk'ibisanzwe. Nkora akazi gasanzwe ku mugoroba ndataha. Mu kugera mu rugo Rufusi ambwira ko hari ikintu ashaka kumbwira. Rufusi mubaza ibyo ari byo, ambwira ko we na Donaldo hari umushinga bamaze igihe bari gupanga, ashaka kutubwiraho kugira ngo tumushyigikire, tumuha uburenganzira bwo gushaka uko yabana na Donaldo mu nzu yabo mu buryo bwo kuwunoza. Rufusi namubajije ibyo bashaka gukora. Rufusi ambwira ko nk'abasore 2 bafite impamyabushobozi mu bijyanye na mudasobwa na elegitoronike, hari ibikoresho bya elegitoronike bashaka guhuzahuza bagakora ikintu runaka, ariko bakaba batarafata umwanzuro kubwo kuba bataricara ngo bahurize ibitekerezo hamwe. Rufusi mubaza ikintu ashaka ko namuhaho ubufasha, ambwira ko bidakuraho akazi gakomeza, ariko namuha uburenganzira we na Donaldo ndetse nkabaha n'inzu yo kubamo, bityo ibyo bikabafasha kubana hafi, ariko inshingano z'akazi bakazubahiriza. Jessica yahise ambwira ko ibyo nta kibazo, nta mpamvu yo kubitekerezaho, ariko mbona bivuganye amarangamutima menshi cyane bijyanye n'uburyo yafataga Riyariyo kuva mbere hose nk'umuntu babanye bakanafashanya. None Riyariyo Rufusi akaba ari umuhungu we, n'ubundi ntago nari kubirwanya. Namubwiye ko igihe bashakira bakwihuriza hamwe ubundi bagakora imishinga yabo ipfa kuba izagirira abantu akamaro. Rufusi yaranshimiye cyane, ambwira ko muhaye amahirwe yo kuba yakwagura ubwonko bwe, kuko byahoze ari inzozi ze, akaba ari nayo mpamvu yize ibijyanye na mudasobwa. Rufusi namubajije niba nta gitekerezo afite ku bintu bashaka gukora byibura. Ansubiza ko we na Donaldo bwa mbere bari batekereje gukora ibintu bishobora kuyobora ibindi nta mugozi, mbese ibikoresho bya elegitoronike bya wireless cyangwa se sans fil, ariko ntibakora ibisanzwe biriho nk'amatelekomande, ahubwo kuko turi kugenda mu isi y'iterambere bakaba bashaka gukora nk'ubushakashatsi uburyo ashobora kuyobora imodoka yibereye mu cyumba gikontorora, imodoka yo iri mu muhanda. Rufusi namubwiye ko ibyo nari mbizi ku ndege, kuko indege niho abantu basigara bari gucungira mu cyicaro, noneho uyiyoboye akagenda akurikiza ibyo bari kumubwira. Rufusi ambwira ko ibyo ngibyo rero niba byarashobotse ku kintu gikomeye cyane nk'indege, bityo imodoka yoroshye akaba ariyo bagiye kwigaho. Mubwira ko rwose ibyo bitekerezo ari byiza nubwo bitoroshye, bityo bashyireho akabo. Namaze kuvugana na Rufusi gutyo aranshimira. Ubundi Jessica amubwira ko Mariyamu agiye kuba aje muri Kenti mu buryo bwo kunamira papa we kuko ari wo mwanya abonye, ariko akazahamagara igihe. Jessica mbona biramubabaje cyane, mubaza impamvu agaragaje isura imeze gutyo. Jessica ambwira ko yari yapanze kuba yagitesara, kuba yibereye mu rugo, kuko kubwo kuba atabasha kujya aho ashaka no gukora icyo ashaka, bikaba bisaba ko ahora muri salo no mu cyumba cye gusa, akaba yari amaze kuharambirwa. None akaba ababajwe no kuba abuze umuntu uzajya umwitaho itesara, bivuze ko Ezeki w'umusore byamugora. Marita yahise amubwira ko barajyana. Marita amwibutsa ko hari inshingano afite, kandi akaba atazisiga, kandi anafite inzozi zo kuzazibyazamo ikintu kinini. Jessica anyunganira ambwira ko kiriya gikorwa ari cyiza cyane, ku buryo atagomba kugita kuko abana baramukeneye, kandi kuba ashyigikiye mu buryo bwo kumenyera abo bana ibyo kurya, ntago yapfusha ayo mahirwe ubusa. Dorcas yahise abwira Marita ko ibyo akora bishobora kuzamumenyekanisha mu gihugu cyacu, bityo ayo mahirwe ntayapfusha ubusa cyangwa se bizamugireho ingaruka ndetse n'abana. Marita yumva nibyo nsaba Jessica niba atabagumye aho ngaho kugeza igihe Mariyamu azasubirira itesara. Dorcas ahitamo igitekerezo avuga ko itesara yahakunze, bityo byaba byiza yigirireyo akaba ari kumwe na Jessica na Ezeki. Numva icyo gitekerezo cyaba ari cyo, ariko nanone nari kuba mpombye indwanyi ikomeye cyane. Jessica yahise abibona,
ambwira ko aribyo ndimo gutekereza, ariko ndebye Jessica uburyo yari ameze umubiri we, mbona ko nta kintu na kimwe ngomba gukora gishobora kubangamira ibyifuzo bye. Sinirwa ngira icyo mbivugaho, twemeza ko Dorcas azagenda nubwo ntabyiyumvishaga. Nuko tumaze kuganira twese dufata ifunguro rya nijoro, ubundi twerekeza kuryama. Nageze mu buriri mbwira Mariyamu ukuntu gahunda imeze, ko azaza ba Jessica na Dorcas bagenda. Mariyamu ambwira ko ababajwe cyane n'ukuntu babisikanye, kandi n'ibyari bimuzanye ari ukugira ngo abari kumwe na Jessica kuko yamukunze cyane. Mariyamu mubwira ko nta kibazo n'ubundi azamusangayo nasubirayo. Twamaze kuvugana turaryama. Mu gitondo twese nyuma yo kubyuka duhurira ku meza, tumaze gusangira Gaston ahita avuga ati ni ukuri ndi kumva nakwijyanira na Dorcas, ubu se nzongera kwiga kurwana bigenze gute?